Ellen White mu by'ukuri ihaguruka rye cyangwa ihagurutswa rye yarishingiye ku buyobe bwari bwamubanjirije. Kiriya kintu cyabaye Satani yashyizemo uruhare, no kugira ngo noneho gikomeze akigizemo uruhare. Aravuga ati ntabwo mu by'ukuri William Miller yibeshye, ibyo yavuga byari ukuri, ahubwo yibeshye ku kantu gato. Ntabwo Yesu yagombaga, yari mbere yuko na Miller yarabitekereje asanga atakurikira ibyo bintu by'abasazi, kuko we ibyo yakoze yabikoze ari umunyamibare, yakoze mu buryo buri mu mibare gusa, ntabwo yakoresheje mu mayeri, undi wabizanye mu mayeri. Niyo mpamvu umwuka wakoze ibyo yaje kuwita izina rishya, ni umwuka w'ubuhanuzi. Kandi uwo mwuka w'ubuhanuzi niwe yandikishijwe n'ibitabo byose byo afite, ndetse bamukurikira Bibiliya bayibangikanya n'ibyo bitabo byanditswe n'umwuka w'ubuhanuzi. N'uwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta ya Maine, yavutse mu kwa 11 ku mwaka wa 1827, apfa mu kwa 7 ku mwaka wa 1915. Nkuko pastor yamaze kubivuga, akiri umwana mutoya ari mu ishuri mu mwaka wa 3 mu cya 1836, yatewe ibuye mu mutwe riramukomeretsa cyane bituma ava mu ishuri. Yize amashuri 3 ya primaire, kandi yari afite n'ikibazo nyine cyo kwangirika ku mutwe, kuko nta nubwo abashaga kwandika neza. Igitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, ndumva pastor yarigeze kukivugaho. Igitabo cyitwa Intambara ikomeye, pastor araza kongera kukivugaho, cyo akirwanya cyane, ariko simbizi niba azabishobora. Zari ikinyamakuru cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, The Smithsonian Magazine, cyakoze urutonde rw'abantu 100 bari influential mu mateka ya Amerika. Ellen G. White yajemo. Iyo bavuze ngo abadivantiste b'umunsi wa 7, tuzatumenya ngo okay, ni abakristo se? Igisubizo ni oya. Ibyo nabyo na Ellen G. White wabihanuye se? Nta kintu bafite ubwabo bafite bifiteho, ibintu byose 100% bitura kuri we. Wa mucyo mutoyi, wa mucyo muto ni usobanura Bibiliya n'ubuhanuzi bwayo. Byumvikane ko afashe Bibiliya yose ayinjiramo, arayisubvertinga, ko yinjiye mu penetrated the Bible. Yanahanuye yuko n'ibyo tuzarye kizagera bizaba bihumanye, inyama zaba zihumanye, ibintu bizaba bihumanye. Ni ukubera iki se? Yaraguraga ibizaba. Hari ibyo bita the protocols of the land elders of Zion. Abo bantu banditse igitabo, icyo gitabo ntabwo kigira nyiracyo, cyanditswe n'Abayahudi. Icyo gitabo kivuga ibyo byose biri ku isi bibiriho. Hariho n'izi ntambara, hariho n'abantu sexuality cyangwa se social sexualization iriho, abantu gukunda gusambana yuko bizabaho. Ibyo barabivuze. Muhammad ubwo yarahanuye, yaravuga ngo mu minsi y'imperuka abantu bazajya basambanira ku nzira. Ubwo ni ubuhanuzi, kandi bino birasohora. Ndetse tujya kwakira abantu bagiye bahanura ibintu bigasohora gusa, ntabwo twaba tugiye mu kuri kw'Imana. Ubundi Imana iki tubwira gikomeye cyane abantu batitaho, kandi Imana ishaka kugira ngo tumenye, barawuhindura bawita umunsi w'inyamaswa. Uko ni ugupinga Kristo, kuko Kristo ahindutse inyamaswa kuri bo. Kuri Ellen White ni inyamaswa, ariko mu bwiru umunsi w'isabato ahindukira umunsi wo kwibuka. Kwibuka ndetse ngo kwibuka iremwa. Twebwe twibuka Kristo nk'umucunguzi wa ibyiremwa, twe turajya mu isi nshya n'ijuru rishya. Bo baratubwira iremwa rya kera kandi ibyo ugiye kurangira. Ibyo rero bikaba ari ukutuzunza mu mutwe. Icya kabiri gikomeye cyane ni ikintu kijyanye na Gehenomu. Ubundi Gehenomu bivuze yuko ubugingo bwacumuye ku Mana buzayeba mu rutazima iteka ryose. Wera akavuga yuko ibyo ntabwo ari byo, ngo ahubwo ko n'abayehova ariko bavuga se. None se bamwe bakomoka mu bandi, erega biriya ni ishyano ryatugwiriye. Ubwo ni umuhanuzi w'ibinyoma kuri wowe. Ibi si n'ubuhanuzi w'ibinyoma, ni antikristo. Nabyo Kristo yahamije, wowe bivanyeho. Ellen G. White baye no antikristo wuzuye. Yes, ariko ntabwo urukundo baruvuga. Bavuga ibyo basakaramenu, amasabato, imyuka ikubita abantu benshi ukajya ngo ibicuri baguye ngo n'umwuka wera. Ibyo nibyo bamamaza. Indimi z'abadayimoni bavuga arabakarabdora. Ariko mu bukirisitu dufite kugira ngo burorohewe. Pastor, reka nkubaze ikibazo. Ni izihe ngaruka mbi cyangwa nziza ubona kuba Ellen G. White avuga yuko abantu bazajya mu muriro ariko bagashya bagakonka bikarangira ntibahore bababazwa iteka? Ni ibintu bibiri. Iki ni ikinyoma cyambaye ubusa pastor, rwose niba navuga ngo urasebeje. Oya, iki ntabwo ari ikibwirizwa. The state of death, uko abapfuye bamera. We yemera immortality of the soul, yemera yuko roho idapfa, sibyo? Ariko icyo ntabwo ari ukuri kwa Bibiliya. Tugiye mu irema, ntabwo ugiye mpamya yuko ibintu bya Ellen White ari ibintu byoroheje. Umuntu wageze mu wa 3 abihuriyeho na Muhammad, nawe ntiyize, yarazi ngo yarazi no kwandika, ariko bakoze ibintu byahinduye amahanga. Ni ukubera siki? There was something bigger. Hari ikintu cyari kirenze, cyari inyuma yabo. Twakita siki? Twakita umwuka w'Imana se? Twise umwuka w'Imana yuko ari we waje kuri Ellen White na Muhammad, tukavuga ko umwuka w'Imana wari umuriho. Yes, umwuka w'Imana, ariko yihe Mana? Abazabisoma rero bagambiriye gushaka inzira y'agakiza bazayoba, ariko abazabisoma bakora ubushakashatsi ko bafite Kristo azabereka ikibazo kiri muri Protestantism is over. Uprotestant burarangiye, icyo dupfana kiruta icyo dupfa. Nikanayiza ku kantu kavuga ngo isabato bategereje kurimbuka. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora turirimba ushimwe Mwami. Amahoro kuri wowe nshuti mukundwa, turagarutse mu kiganiro cyacu uyu munsi cyitwa Menya Nibi, aho turimo kuganira cyane ku birebana n'imyizerere, ariko tugaruka ku mugore witwa Ellen G. White. Pastor akunda kuvuga ko ari we
nyirabuja w'abadivantisite mu kanya yabwiraga Eric ko ari nyirakuru. Hanyuma rero ngira ngo murabizi ko ikiganiro cya mbere tugishoje neza, tubabwira ko none tugiye kugaruka tuganira kuri uyu mugore ndetse na bimwe mu bitabo yanditse n'ubuhanuzi yahanuye, ariho pastor agiye kutwereka niba koko uyu Ellen G. White ari umuhanuzi w'ibinyoma no mu buryo bwa nyabwo bucukumbuye. Ubundi imbere abivugaga bica hejuru, Eric nawe agaragaze uburyo atari umuhanuzi w'ibinyoma n'ibyo yahanuye byasohoye n'ibitabo yanditse biri gukiza abantu mu isi. Reka rero duhe ikaze Eric yasuhuza abadukurikiye, hanyuma na pastor twinjire mu kiganiro. Murakoze Jarike, nongeye kwishimira kuboneka kuri iyi kamera ya Iron TV, tuje kongera kuganira ijambo ry'Imana kugira ngo abantu b'Imana barusheho gusobanukirwa, tuve mu rujijo tubashe kumenya aho ibihe bigeze, turusheho kwitegura Yesu Kristo ugiye kuboneka ku bicu byo mu ijuru. Tugiye kuganira ikigisho gikomeye, ariko mbere yuko tukinjiramo nishimiye kongera kubana na Pastor Musisi. Nkomeje kumushimira cyane ko yampaye umwanya wo kugira ngo tuganire kuri ibi bintu. Nibwira yuko abadukurikira icyo bagiye buguka, kandi nanjye hari ibintu bishya nagiye nunguka, cyane cyane byerekeranye n'intambara iri hagati y'icyiza n'ikibi n'uburyo iri kurwanwa. Nzi yuko rero nawe hari icyo wungutsemo wowe udukurikira, kandi ntize ko turi burushaho kunguka ibindi byinshi cyane. Ndagushimira rero Pasiteri, kandi ndashimira na Jarike waduhaye uru rubuga kugira ngo tujye turuganiriraho. Nshuje abadukurikira bose rero babasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda, kandi niteze yuko turi bugire ikiganiro cyiza mu mwanya turi bumare tuganira kuri ingingo. Murakoze. Nanjye ndabashimiye, nshimiye Iron TV kubera umutima mufite kugira ngo kuri kugaragare n'uburyo kandi mu bikorana umwete mufite urukundo kugira ngo Imana ukuri kwayo kugaragare. Ndashimira kuvuga Erika, twebwe tubita Erika n'umwana mwiza aritonda, atega amatwi, ni igitangaza cyane kugerekeye kwera imbuto, afite ubwitonzi, ntabwo ari easily provocated, nta kintu wavuga ngo gituma tumurongo azahambuke cyangwa abo munyarukoni bivuze umuntu w'interaganya ushobora kuba yagira akaraho igihe cyose akaba yarwana, ariko we ni umugabo witonda kandi agatega amatwi. Cyakora ashoreye imizi cyane mu kwizera kwe, kandi yose mugayira, ariko riregeye ku Imana iyo mizi yamufatiye azayirandura akamwicaza kuri Kristo neza, hari urufatiro rw'ukuri. Rero ndamukunda cyane. Hamwe n'ibyo rero mwe namwe ndabasuhuye abari hirya no hino ku isi, musanzwe mbasuhuza murabizi, reka niyo gutinda. Abari hirya no hino ku isi bavuga ikinyarwanda nk'ururimi rwabo bwite kuko ari abanyarwanda, n'abandi rero bavuga indimi zisa n'ikinyarwanda kuko indimi zabo zitanye masanira bugufi n'ikinyarwanda, nk'abarundi n'abanyamurenge, abanyabwisha muri Kongo, Kivu y'Amajyaruguru, abafumbira, abahangaza bo muri Tanzania, abahororo bo muri Uganda, n'abaha muri Tanzania, n'abavandimwe muri Uganda, mwese turabakunda. Imana yo mu ijuru umugisha. Rero turi kumwe kandi ase dufashe gusenga. Uhoraho Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, niwe Imana yonyine rukumbi. Ibyitwa Imana ni byinshi dukurikije imico n'imyumvire n'imitekerereze ya muntu ndetse n'ihishurirwa rye, ariko niwe wihishuriye umuntu by'ukuri, kuko umuntu ntabwo afite ubushobozi bwo kureba bukanakugeraho. Aburahamu sogokuruza uramubonekera, uramubwira ngo ahaguruke ave muri Yuri y'Abakaludaya, umwereke igihugu azaturamo, igihugu cyari gituwe n'Abaheti n'Abayebusi n'Abanyakanani n'Abagirugashi n'andi moko 7 yose yari atuye aho ngaho. Rero turagushimiye yuko wakimuhaye n'urubyaro rwe kugira ngo ibe gakondo ye by'iteka ryose, ariko mubwira yuko icy'ingenzi atari icyo mutwariye, atari ikindi, kwari kugira ngo muri we arimo amoko n'amahanga n'indimi zayo n'imiryango yayo bazaherwa umugisha. Uwo mugisha ni Kristo, twishimira yuko twamuhawe w'imbabazi z'Imana. Nuko rero Mwami ishimwa ubwibe byose, duteraniye kongera no kugira icyo tuganira ku byerekeye ubushake bwawe n'imbabazi watugiriye, bityo tugaragaze kandi n'imikorere y'umwanzi, kugira ngo abazakurikira ikiganiro bazitaze iryo shyano, maze bazibukire kuba imbohe z'ibibi babifashijwemo na Kristo.
turasabira abazacyumva cyose bakagikurikira kino kiganiro kuzubakwa kandi bafashwamo n'umwuka wera w'Imana bakamenya ubushake bwayo. Ushimwe ko wemeye kubidukorera, byambarije mu izina ryawe Kristo Yesu umwami wacu, amen. Base gumana mikrofone. Hanyuma uyu munsi tugiye kuganira kuri Ellen G. White. Nta bindi bintu turi bujyemo, kubushize twakoze ikiganiro kirebana nawe, ariko mutinda cyane kugaragaza ibiranga umuhanuzi nyakuri ndetse n'ibiranga umuhanuzi w'ibinyoma. Turashaka kureba rero niba koko uyu Ellen G. White yari umuhanuzi w'ibinyoma cyangwa se yari umuhanuzi w'ukuri. Ndahera ku cyambe ndagenda nkubaza kuko Eric nawe araza gusobanura. Wowe wivugiye ubwawe ko Ellen G. White yari demonic, mwandi magambo no kuvuga ngo yakoreshwaga n'indi myuka y'abadayimoni. Uravuga ngo ntabwo yari afite ijambo ry'ukuri, bivuge ngo mu bintu byose yari afite nta kuri kubirimo. Gute Ellen White mu by'ukuri ihaguruka rye cyangwa ihagurutswa rye yari ishingiye ku buyobe bwari bwamubanjirije, mu buyobe bw'ikinyejana cya 19 bunyuranye, ariko ubwe ku buryo bw'umwihariko ni ubwari bwazanywe n'uwitwaga William Miller cyangwa William Miller. Uwo nguwo mu by'ukuri yari asanzwe bari mu madini anyuranye, bari bateranye nibire yuko bari mu madini bavuye mu madini anyuranye, cyane cyane y'ababatista n'ay'abametodiste. Hanyuma rero bateranye basenga nk'uko umuco icyo gihe wari uri, hariho ububyutse, byo twakwita ngo ububyutse bukomeye, ariko burya aho abantu b'Imana bateranye na Satani nawe arahaza. Umwe muri abo bantu rero b'ibirangire bari bahari kandi bari bayoboye abandi yitwaga William Miller. So William Miller rero yakoze ikintu gikomeye cyane, agira imibare ijyanye no kugaruka kwa Kristo, aza kwerekana no guhanura avuga ko icyabaye mu kwezi kwa 10 k'uwo mwaka Yesu yagombaga kugaruka. Abantu barashika baza gutegereza bitandukanyije n'ibyabo ngo bagende bajye mu ijuru. Iyo mikorere rero ihabanye cyane n'ibyanditswe byera kandi kabivuguruza ibyo Kristo yavuze, kuko yaravuze ngo ntawe uzamenya umunsi cyangwa igihe. Kuba rero yarabikoze akandi akabihamya akabishimangira, bityo gihe bakamwumvira nabo bakaza bakuzuraho, ni ikimenyetso kimusiga yuko iryo teraniro cyangwa iyo movement yari ihari yari yamaze kwinjirirwa. Simacira urubanza kuko ntabwo bahagurutse iwabo bagiye kuyobya abantu, ariko bamaze kwinjirirwa ntibabimenye, bakomeza kumva rero bitari ukuri. Bo kumvira bitari ukuri rero bari bumviye Satani. Hagati aho rero habaye icyo bita the great disappointment, ni umunsi wo gucibwa intege w'ibyabaye. Satani rero wari wabikoze, abonye ko abantu bacitse intege, bamwe babivamo, bava muri iyo myiza basubira amadini yabo, abandi basubira mu mago yabo kuko bari bacitse intege. Ariko Satani umushinga we ntabwo yawuretse, kuko yari asanzwe abuzi. Arabati bari abantu ngomba kubakurikirana. Abari basigaye agatsinda gato kari gasigaye k'abantu bavuga ko ari nk'abantu bari nko muri za 50, nabogira ngo bayibazaga iyo bagiye kujya niyo birabayobera. Nibwo uwo mukobwa w'icyo afite imyaka 17 Elena icyo gihe tuba Gold Hammond ahera ko arabwa toya, noneho Imana inyeretse ibindi. Ni ukuvuga ngo kiriya kintu cyabayeho Satani yakigizemo uruhare, no kugira ngo noneho gikomeze akigizemo uruhare. Aravuga ati ntabwo ku by'ukuri William Miller yibeshye, ibyo yavuga byari ukuri, ahubwo yibeshye ku kantu gato. Ntabwo Yesu yagombaga kuva aho ari aza mu isi, yagombaga kuva ahera ngo ajye ahera cyane. Ibyo bintu rero ukibaza utese niba koko William Miller ibintu byegiye uko ntekereza yabikoze akoresheje imibare, ntabwo byari ubuhanuzi, kuko ntabwo yavuze ati Imana yambwiye. Yakoresheje imibare, yarabaze kuva imyaka 2300, wenda araza kudufasha, imyaka 2300 aho yagombaga kurangirira yahanuwe muri Daniel 8 kugira ngo 8 yagombaga kuzura, kugira ngo yabaza ahereye ku gihe bana b'Isirayeli bavaga mu bunyage kugera kuri icyo gihe imyaka izuzurira.
noneho rero ibyo bintu jewe ntekereza yuko uriya mugabo Mira yakoresheje it was just simple mathematical, yakoresheje gusa imibare nkuko nawe wabikora. Atangira avuga ati Yesu azaza iki gihe. Ubwabyo ni ubuyobe ariko si ubuhanuzi, si niyerekwa. Noneho undi we azashimangira ibyo Mira yavuze ariko abitwara abivana muri ya mikorere scientific uriya yakoresheje imibare abishira no mu buhanuzi cyangwa mu bayerekwa. Kuki yabishyize mu mayerekwa kandi uriya atari yabyeretswe? Kuko iyo Mira aza kuba ari yerekwa, Imana byari bihagije kubwira Mira yuko ibyo yamubwiye atari byo, cyangwa se niba yaramucishije muri ayo makorosi iba yaramubwiye ubu ngubu Yesu yavuye ahera yagiye ahera cyane, yari guhita ibimubwira byari bizo, cyangwa se kubera ko ari muri yerekwa ryari ryahawe yajyaga kurikomeza. Mira icyo tuzi ntabwo yigeze aba umuyoboke wa Ellen White, yaba byarabaye si bijya amateka yuzi ntabwo yamubaye, yahagira ubiturusha azabitubwira. Ntabwo yizagaruka muri ako kavuyo kakurikiyeho, nta nubwo banamubwiye bati wari waribeshye ariko noneho garuka dore yerekwa ry'ukuri rishimangira ibyo wavuze ngiri. Noneho rero uhereye ubwo Ellen White aba umuyobozi, kuvuga ngo Mira amateka agarukiraho arigendera, gira ngo yaragise. Ntabwo Mira nzi amaherezo we yaranaguye yisubira ku kayoga, ariko ibyo ntabwo nabijyamo sinamenye ko sizi iherezo rye. Ariko niho fenomena yatangiye iteye ubwoba ni ya Ellen White. Ellen White avuga n'ibyo bivuga ko yabyetswe n'Imana, avuga ati uriya ntabwo yibeshye, ibyo yavuga ntabwo ari ikinyoma entirely, ahubwo habayemo kwibeshya, kandi kwibeshya si ukubeshya. Kwibeshya it's big ni mistake je mu ndimi zindi. Noneho rero ikibabaje uwahawe ibintu ntabikomeje, nta nubwo yanagarutse ngo amukurikire, ahubwo amuvaho undi atangira ikintu gishya abantu baramukurikira. Yari mbere yuko na Mira yarabitekereje asanga atakurikira ibyo bintu by'abasazi, kuko we ibyo yakoze yabikoze ari umunyamibare, yakoze mu buryo buri mu mibare gusa, ntabwo yakoresheje mu mayere, undi wabizanye mu mayerekwa. Uhereye ubwo rero umwanya wo gusoma ibyanditswe hakurikiraho gukurikiza amayerekwa mu byo yakoze byose. Uvuga ngo yagize amayerekwa 2,000 Ellen White, yanditse ibitabo tari munsi y'ibitabo 40, yanditse ibyo tracts zigera kuri tracts 5,000. Kubera izo mpamvu rero ni uvuga ngo yabaye possessed n'undi mwuka. Ntabwo Bibiliya yari akigenderaho, ahubwo Bibiliya we afite amayerekwa yahuranaga nayo, Imana ikamubwira, Imana ye ikamubwira, kandi iyo Mana ibyo yamubwiraga byabaga ari ukwijira muri Bibiliya, ikamuha ibisobanuro byayo bwite. Niyo mpamvu umwuka wakoze ibyo yaje kuwita izina rishya, ni umwuka w'ubuhanuzi. Kandi uwo mwuka w'ubuhanuzi niwe yandikishijwe n'ibitabo byose byafite, ndetse bamukurikira Bibiliya bayibangikanya n'ibyo bitabo byanditswe n'umwuka w'ubuhanuzi yuko bigomba gukurikirana, ndetse bakabyita umucyo muto. Bakavuga ati umucyo munini nuvuguruza umucyo tuzakurikiza umucyo munini, yuko ari Bibiliya. Ariko igitangaje ni uko uwo mucyo munini ahubwo ari wo wibandwaho cyane cyane kuko cyane wibanda ku kintu cyitwa ubuhanuzi. Kandi iyo tuvuze ubuhanuzi ari nacyo aricyo kibazo amadini yandi yitiriwe abakristo afite, ntabwo ubuhanuzi abwigisha. Satani atuma batabwigisha, none ubwo ibyo Satani yazanye bikaba byo bitezwa imbere. Ndetse na kimwe mu bibazo dufite twebwe abakristo b'iki gihe, ari nayo mpamvu jewe mfite ishyaka ryo kugira ngo ntangire ministry yigisha abantu ubuhanuzi, kugira ngo igihe dusigaje gito kugira ngo Yesu agaruke, cyangwa no mbere yuko igishushanyo kizicisha batakiramya ku mugaragaro gitangira guhatirwa abantu kukiramya, nibura abantu bazaye bazi bafite nosiyo bazi ku buhanuzi bw'Imana. Kandi nkaba niteguye igihe kubushyira hagaragara, umpakanya akazampakanya avuga ngo uko nabuhishuriwe ntabwo ariko kuri, ariko uwo nawe nitegereje kuzavugana nawe, kuko umwigisha ntabwo yanga abamugisha impaka, ahubwo abayiteguye kubagaragaza. Niyo mpamvu Pawulo nawe yaduhaye urugero rwiza, yajyaga mu masinagogi muri Sabato agiye guhakana n'Abayuda, bakajya impaka nabo ku byerekeye Kristo w'i Nazareti. Rero abadive bakavuga ngo cyabaga kimujyanye ngo kwabaga ari ukujya kubahiriza Isabato, ibyo bikaba ari ishyano ku rundi ruhande. Ariko twihutinda kuri ibyo ngibyo, cyakora ibyo navuga kuri Ellen White mu ncamake, ayo ni amateka ye. Hanyuma mwene datereza kumuha akanya, araza ko nagira ibyo ambaza biza kumuha guidance
y'ukuntu yabaye, ariko nyigaragaje ubuyobe aho bushingiye. Ibyo yashyigikiyemo William Miller byari ibinyoma. William Miller we ni imibare iri mathematical. Aribeshya, usanga yaribeshye, undi wahita bizana mu iyerekwa ati noneho reka mbabwiraho uko byagenze, cyane cyane yuko watari yararize, ariko yari afite imyuka ntabwo iri buti. Yewe ntabwo yarize kandi igeze no kwikubita hasi, bamukubise ibiri mu mutwe agira ikibazo maze ayo makuru yose wayakuye murabisake. Ni ukuvuga ngo ubundi yafitemo n'ubumuga bwo mu mutwe, kuko bari baramukubise umutwe, umwana yamukubise ibuye bituma no kwiga atiga, agarukira mu wa gatatu. Ariko ntabwo yabaye umusazi, yagize gusa ibyo bumuga, ariko byarakomeje aba umuntu muzima. Ariko ibitabo bingana gutyo, yandika ibitabo bingana gutyo atarize. Yes, ntabwo yize kuko ntabwo ari we wakoraga. None se umwuka wamukoreragamo n'ufite imbaraga zamuhaga ibyo ngibyo. None se undi mugore witwa Elizabeth we ntanditse ibitabo 25 ari byo biyobora Loni ubu ngubu. None se ibitabo 25 19 yabyanditse abwirijwe na Diamond ritwaga You are cool. None se iryo Diamond tuvuye ngo ni Imana. So hari abantu bafite ahanga mukireho umunyeshuri mwiza. Erega biriya bintu byo reba Paulo yarabivuzeho nuko tajya twe tuyasoma Bibiliya. Yaravuze mu rwandiko yandikiye abo muri Efeso igice cya 6 guhereye ku murongo wa 10. Yaravuze ngo ntabwo dukirana, cyane cyane mu 12, ngo bakundwa, ntabwo dukirana n'inyama n'amaraso, ntabwo dukirana n'abafite inyama n'amaraso, tutakirana n'imyuka yo mu mwijima n'abatwari ufite ubutwari bw'iyi si. Bo yatweretse yuko dufite ibintu duhanganye nabo tutabona. So rero ibyo niyo byabonekera abantu benshi, bikabaha gahunda nshya, ari nabyo bikorera n'umutumvira ba none. Dushiraho gahunda nshya. Turaza kuvuga ku bintu byinshi cyane ko nta kintu uravuga kuri uyu mubyeyi nkurikije ibintu hano Eric yakureze. Hanyuma reka umpere mikoro Eric, niba hari icyo amuvugeho cyangwa niba hari icyo kubaze. Urakoze Pasiteri. Na kare mu kiganiro cyabanje yabivuzeho bijyanye no kuba nawe yarakiriye amayerekwa n'inzozi, abibona nk'ishyano, ariko mu kubara igice cya 12 umurongo wa 6 aratubwira ngo, arababwira ati nimwumva amagambo yanjye, niba muri mwazabamo umuhanuzi, mwiyerekwa niho Uwiteka nzamwimenyeshereza, mu nzozi niho nzavuganira nawe. Mu yandi magambo, amayerekwa n'inzozi ni uburyo Imana yagezagaho ubutumwa ku bahanuzi bayo. Icyakora nyine twabibonye yuko hariho abahanuzi b'ibinyoma, kuba abantu bahahamuka cyangwa se bakagira ikibazo cy'uko umuhanuzi hano yashobora kuba ari uw'ibinyoma, ntabwo bitangaje kubera yuko twavangiwe cyane. Nicyo gituma mu kiganiro cyabanje twarebye umuhanuzi w'ukuri n'umuhanuzi w'ibinyoma ngo tumenye uko twamutandukanya. Ariko kuba yarose, kuba yeretswe, ntacyo bitwaye, kuko nizo nzira z'ubutumwa, niyo cano ubutumwa bw'umuhanuzi bubucamo. Ahubwo igihari ngo ubwo butumwa ni ugusuzuma ubwo butumwa bwari bwo twifashishije ibyanditswe byera. Ndumva rero ku kijyanye no kuba ari karosi cyangwa ari yaragize amayerekwa byo ndumva tutabitindaho, kuko niyo cano izwi mu byanditswe byera yuko ubutumwa bwajyanuzi bucamo. Reka mvuge gato kuri Ellen G. White, ko nta nubwo turavuga amateka ye matoya kugira ngo n'abadukurikiye umva uwo mugore turi kuvuga. N'uwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta ya Maine. Yavutse mu kwa 11 ku mwaka wa 1827, apfa mu kwa 7 ku mwaka wa 1915. Yabyawe n'umubyeyi witwaye Nice Harmon ndetse na Robert Harmon. Akaba yaravutse ari kumwe n'undi mwana, bavutse ari impanga. Mu impanga yitwaga Elizabeth, nawe akitwa Ellen. Yaje gushaka umugabo ari we James White, kandi bashakanye mu 1846 mu kwezi kwa 8. Cyakora yaje kuba umupfakazi mu 1881 mu kwezi kwa 8 n'ubundi. Bakiri kumwe babyaranye abana 4, 2 muri bo barapfuye, asigara n'abandi 2. Nkuko Pastor yamaze kubivuga, akiri umwana mutoya ari mu ishuri mu mwaka wa 3 mu 1836 yatewe ibuye mu mutwe riramukomeretsa cyane bituma ava mu ishuri. Buriya rwose uwo muntu wakoze imirimo ikomeye cyane, agasobanura ibintu bitangaje
yize amashuri 3 ya primaire kandi yari afite n'ikibazo nyine cyo kwangirika ku mutwe kuko nta nubwo abashaga kwandika neza. Abantu bumva imikorere y'ubwonko barabyumva, yarasusumiraga. Ariko kuko itegeko rya Yesu ryavuze ngo andika, cyamushoboje kwandika ibitabo. Amaze kurondora pasiteri kuko yanditse ibitabo bigera kuri 40 byose, yandika ama periodicals cyangwa se ama article 5,000. Urumva ko yakoze umurimo ukomeye. Nkuko yabivuze yagize amayerekwa n'inzozi asaga 2,000. Amayerekwa amwe yabereye mu ruhame, ayandi akabera ahiherereye. Igitabo cye cyakunzwe kuruta ibindi ni igitabo cyitwa Kugana Yesu. Iki gitabo cyasohotse mu 1892, kiza guhindurwa mu ndimi zisaga 140 zose. Uretse Kugana Yesu kandi yanditse ibindi bitabo byakunzwe, ntabwo ari abadive babikunze ahubwo n'abatuye n'abantu babashije kugera ku nyandiko ze. Nk'igitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, ndumva pastor yarageze kukivugaho. Igitabo cyitwa Intambara ikomeye, pastor araza kongera kukivugaho cyo arakirwanya cyane, ariko simbizi niba azabishobora. Nuko ibyo ni ibitabo bimwe mu bitabo bye byakunzwe cyane. Subject yanditseho mu nyandiko zose yanditse kuri theology, ndabivuga mu ndimi z'amahanga ntabwo nabona uko mbasha kubisobanura, kubijyanye na science y'Iyobokamana, nubwo atabyanditse mu buryo buri scientific, ariko abiga theology barabyumva. Icyambere muri theology yanditse nicyo bita Christ centered relationship, isano ishingiye ku mushyikirano dufitanye na Yesu Kristo. Icyo kintu yaragishimangiye cyane, ubuntu bw'Imana boneka muri Yesu Kristo. Yanditse indi nsanganyamatsiko ikomeye, The Great Controversy, cyangwa se intambara ikomeye iri hagati y'ikiza n'ikibi. Ikindi ni ukumvira ku mucyo wakiriwe nk'ikimenyetso cyo kwizera kuzima, genuine faith, living faith, ko kwizera kuzima kwifitemo kumvira. Izo ni theology, iboneka mu nyandiko za Ellen G. White. Yanditse kandi nanone ku nsanganyamatsiko y'uburezi, nano biracyifashishwa ndetse n'abahanga muri science bajyanye kubijyanye na pedagogy na methodology yo gufasha urubyiruko n'abana. Uburezi yanditseho ibitabo bikomeye cyane nka Child Guidance, nka Education, n'ibitabo bigifite agaciro cyane, atari ku itorero gusa ahubwo n'abandi bantu bakora muri field y'uburezi. Ikindi gisamaje yanditseho ni Health Reform, cyangwa se ubugorozi bw'umuzemuke, kwitungira amagara mazima. Ikindi agitindaho kuko cyafashije abantu, kandi ni kimwe mu bintu binyereka yuko Ellen G. White ari Imana yamukoresheje. Tugiye muri za ndangagaciro cyangwa se bya bimenyetso biranga umuhanuzi w'ukuri, twabonye yuko mu byo yahanuye bigomba gusohora. Rero mu bintu Ellen G. White yagiye avuga ku bijyanye n'ubuzima, pastor yigeze kuvuga ngo abadive barya ibintu by'imigage. Ndavugana ariko warababeshyeye, barya ibiryo byiza cyane kubera ko bizeye ibijyanye n'ubuzima. Icyakora yarankundiye aza kubyemera ko ariko biri. Ellen G. White yavuze ku bijyanye no gutunga amagara mazima. Icyo gihe abantu binyweraga itabi nta kibazo, ndetse itabi ryakoreshwaga mu buvuzi, wari umuti wo kwa muganga. Ari nawe ati niwe wahagurutse bwa mbere abyeretswe n'Imana ko itabi ari ikiyobyabwenge kidakwiriye ku bantu b'Imana. Baramurwanije ndetse bamugira umusazi. Nawe yakoze mu gihe kidasanzwe kubera yuko ibintu yavugaga nyine byari bitaranasohora. Ubu ngubu nibwo twumva agaciro kabyo. Niwe warwanyije itabi bwa mbere na mbere. Ubundi itabi ryari ubuvuzi, wari umuti wo kwa muganga, wifashishwa no kwa muganga. Icyo gihe rero bamugize inkwenene, ariko nyuma yarapfuye hashize imyaka itari mike, ejo muri mu 1970 nibwo amahanga siyanse yemeje yuko koko itabi ari uburozi atari umuti. Icyo ni kimwe mu bihamya bikomeye cyane. Tujya tuvuga n'ibijyanye no kwirinda, mu bijyanye no gukoresha ibimera kuruta ibikomoka ku matungo nko kurya inyama. Abantu batireka noneho abadive noneho bazanye ibya ntukarye ntugakoreho n'ibindi. Hari umumama nyine nigeze kuvugaho kare umbaza ibyo bibazo. Ariko uyu munsi mu kinyejana cya 21
aho indwara zihangayikishije isi uretse ibingibi bari kuduteza by'amavirusi barema muri laboratwari zishingiye ku mibereho abantu babayeho n'ibyo kurya barya, abantu bamaze gusobanukirwa yuko bwa butumwa ari ukuri, ko abantu bakwiriye kwirinda cyangwa se kugabanya ibikomoka ku matungo kuko bifite ibibazo byinshi biteje. Ni ukuvuga ngo bya bintu Ellen G. White yavugaga kera bitarumvikana rwose, ubu ngubu OMS, umuryango mpuzamahanga ushinzwe ibijyanye no kwita ku buzima, niyo ibyigisha neza cyane. Ujya kwa muganga bakubwira bati gabanya inyama, ufite ibinure byinshi, ibintu by'ama hypertension, imivuduko y'amaraso, amadiyabete, ibyo byose bigendana na ya style de vie yo gukoresha ibikomoka ku matungo n'izindi ngingo zerekeranye n'ubuzima nko gukora siporo, kota izuba n'ibindi. Ibyo rero ni amahame isi ihaye agaciro uyu munsi, yavuzwe mbere n'Imana iyanyujije muri Ellen G. White, ko ayo mahame ari ay'ingenzi cyane ku buzima. Mu bindi byasohoye nshaka kuvugaho, ibyo byose rero kutubwira n'ibyo yavuze byasohoye. Yego, nari ngarutse kugaragaza Ellen G. White, nicyo mwari mwambajije mutese, ubasha kugaragaza ute ko ari umuhanuzi w'ukuri? Wari uvuze ngo ibindi byasohoye, muri ibyo utubwiye byose by'ibyo bitabo byarasohoye, yanditse muri biriya bitabo waduye dusomera. Ubwo ndi gutanga ingero z'ibintu byavuzwe nawe, atari uko ari umuscientifique, nta mashuri afite ngo abe yari impuguke mu by'uburezi cyangwa mu by'ubuzima, ariko uyu munsi bikaba bifitiye isi akamaro. Igitangaje ni uko ejo bundi rwose 2017 ndumva ari na 17 niba nibuka neza, hari ikinyamakuru cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, The Smithsonian Magazine, cyakoze urutonde rw'abantu 100 bari influential mu mateka ya Amerika. Ellen G. White yajemo nk'umuntu rwose w'agaciro ku bw'umurimo yakoze. Ubwo ni façon scientifique religieuse, mu buryo bwa siyansi na religion, ko ibintu yakoze byagize impinduka bizana kuri sosiyete ya Amerika. Ngayo nguko. Ubwo rero bya bintu nubwo byavuzwe kera bigaragara nkaho atari ukuri, byaje kwemezwa na siyansi ko ari ukuri. Niko gusohora ko ibyo yavuze. Ubwo nari bitanze nk'urugero rw'uko bya bintu byavuzwe bigaragara yuko bidahwitse cyangwa se bisa nk'ubusazi mu gihe cye, byaje kugaragara ko ari ukuri. Ariko navuga n'ubuhanuzi, kutwereka bimwe mu byo yavuze byagiye bisohora, kuko ni nabyo ya ndavuga ibintu bibiri by'ingenzi, nko kwaduka kw'inyigisho z'imyuka. Pastor akunda kubitindaho, ku inyigisho z'imyuka, ibintu bya spiritualism biri kwaduka cyane cyane mu matorero ya Giprotestant uyu munsi, bikaba nabyo bihawe intebe cyane. Wa mwuka ajya tubwira yuko wavuye muri bantu b'abajesuite bashinze harya nindi Ignatius Loyola, wazanye system. Nigeze no kumva umuyobozi wa Jesuite abisobanura hano mu Rwanda, ibijyanye no kwishakamo umwuka ukajya muri inspiration. Ibyo bintu na White yarabivuze ko bizaba biyoboye cyane kuruta ko abantu bazaba bishingishije ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi turi kubibona bihawe intebe rwose mu madini ya Giprotestant. Ikindi kintu ntabwo ari meditation, ni spiritualism, inyigisho z'imyuka. Ikindi ni ubufatanye bukomeye bw'abaprotestant n'abagatulika. Ibyo nabyo byagaragara ko bidashoboka rwose mu mateka ya Giprotestant. Bari bazwi nk'abahakanyi bahakana inyigisho z'i Roma. Roma yarabarenganije, irabica bamwe, sibyo? Kiliziya Gatolika. Ellen G. White niwe wahagurutse ahanura yuko ari igihe ubu Protestant n'ubugatuka buzongera kwihuza. Twebwe abari bo muri iki kinyejana cya 21 twabibonesheje amaso yacu mu buryo bukomeye. Byashyizweho rwose umupfundikizo couverture mu ejo bundi 2017, ubwo hizihizwaga imyaka 500 y'Uprotestanti, byabereye ndumva ari mu Budage. Ubwo batangaje Protestantism, iratangaza ngo Protestantism is over, Uprotestanti burarangiye, icyo dupfana kiruta icyo dupfa. Ubundi ntabwo mbere byashobokaga. 2015 twabonye Kiliziya Gatolika, umuyobozi wayo ajya muri Congress ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ibintu nabyo bitashobokaga, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izwi nk'abaprotestanti, batemeraga system y'Iburayi nk'abakatolika. Ariko ejo icyo gihe yaragiye rwose agaragara nk'uyoboye Congress ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi turabona ibikorwa byinshi, inyandiko zinshi za Kiliziya nka Laudato Si cyangwa Fratelli Tutti, ndavuga izi za hafi twibuka neza.
arizo ziyoboye gahunda z'isi nk'iyo kwita ku bidukikije, nk'ibi bintu byo kwita ku bakene. Mwabonye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo bundi basohoye itegeko ryo gufasha abantu babamenamwo amafaranga rwose, n'ibya Fraternity Tutti. Mbere ntabwo byagaragara ko bishoboka, ariko byarashobotse. Ibi byo ni bimwe mu byasohoye. Okay. Ubwo ni ibyo bibiri tubwiye. Pastor, ngira ngo wumvise ibyo Eric avuze byose, avuze ibitabo Ellen G. White yanditse, birimo indangagaciro zitandukanye, kugeza ubwo na za leta z'isi bimwe zivyemeza ko ari byo. None agaragaje na bimwe ngo yahanuye muri iyo myaka, uburyo abaporoso bazongera bakaba bavandimwe ba Kiliziya Gatolika, ndetse nagaragaje n'ibirebana n'imyuka y'ibinyoma ngo izaba mu bapanekoti cyangwa se mu bantu baba mu matorero ya panekoti. Ariko ngira ngo mwe mwana dusomeye ko muri Matayo Yesu yabivuze ko ibyo bizabaho, nubwo ari nawe tatabihanura byo Bibiliya yarabivuzeho. Ahubwo ngira ngo uradufasha ko Eric yagaragaje ibyo bintu bigaragaza ko uyu mubyeyi yari umuhanuzi w'ukuri, ndetse n'ubuhanga yari afite bukomeye yahawe ngo na Yesu, kandi afite n'icyo kibazo cy'uburwayi bwo kwikubita hasi. Twabonye ko mu buhanuzi byose tumaze iminsi twigisha, twavuze ko umuntu guhanura ibintu bikaba ntabwo ari byo bigaragaza yuko umuntu ari umuhanuzi, n'abapfumu barabikora. Icya kabiri, twagaragaje ko Uwiteka yavuze ngo umuntu nakubwira kuva ku Mana gushyira ku yindi, Imana Uwiteka Imana y'ukuri, ahubwo akabwira ngo wifatanye ku Mana. Ngiye ndemeza yuko Ellen White si we wenyine n'abandi bahanuzi, ariko nuko ariyo tuvugaho wenyine, cyane cyane nyuma y'intumwa abahanuzi bagiye bakurikiraho niko biyita ngo ni abahanuzi, kandi birivuga yuko ubwaki cyo cyari n'ikinyoma. Umuntu kwita umuhanuzi kandi abahanuzi barahanuye kugera kuri Yohana bikaba birangiriye ibyabo. Ndavuga abahanuzi bifata nkaho ari ibirangiriye, bafatwa nkaho ari urumuri rumurikira abantu. Iyo bigenze kuriya rero kiba ari ikibazo cyo bwabyo ni ukurwanya Kristo. Ariko noneho katuvuge biramutse binabaye, tugomba kureba ese yigishaga iki. Biriya bintu bwabyo kuvuga ngo ibijyanye n'imirire, njye nabonye bavuga yuko ahubwo iryo niyerekwa yageze mu cya 863. Nyuma yaho gato cyangwa mbere yaho gato mu cya 860 nibwo baramaze kwitwa izina ry'abadivi. Badivantiste b'umunsi wa karindwi babahinduye kwitwa abakristo cyangwa se abigishwa ba Kristo, ahubwo bamenyekanira kuri iryo zina abadive, abategereje ariko b'umunsi wa karindwi. Nicyo kirango kibaranga, umunsi wa karindwi ntabwo ari Kristo, nayo ni nawo munsi bamamaza. Ubwo bitwa n'abategereje b'umunsi wa karindwi, ntabwo ari abategereje Kristo ba Kristo. Bategereje umunsi wa karindwi, ahubwo mu ibanga buriya nuko iyo tureba gukora kwa Satani mu ibanga, twe tureba ibyabavuze tukabisesengura. Mu kuvuga ngo iyo bavuze ngo abadivantiste b'umunsi wa karindwi, tuba tumenya ngo okay, ni abakristo se? Igisubizo ni oya. Nk'ubu Pastor, ndashaka kukurogoya, uzanye indi concept y'abadivantiste. Wabaye uriretse tukaganira concept ya Ellen G. White. Abadivantiste hari ibyo wabavuzeho, Imana nidufasha uno mugabo azaduha ino kamera twongeye tubiganireho. Ntabwo concept y'abadive buyihoreye, ndakwinginze. Urumva we ari wegira gusaba bitandukanye, kandi Ellen G. White ari we wabizanye. Ni wabizanye, ntabwo ushaka kugira ngo wera, ntabwo nabatindaho bo kuko bo ni victime, abenshi ni ba victime. Ariko ndavuga yuko iyo tubivuze tuba tugaragaza ibyo yabahaye. Kuko nk'ubu nk'ibyo nababwiraga, bategereje umunsi wa karindwi ni ikibazo gikomeye kuri bo, n'uburyo bategereje kurenganyirizwa. Ni ukuvuga niho tubamenyera, ni nacyo bazarenganyirizwa. Nk'ubu ibyo bivuga bya radutotsi bya papa bijyanye n'ibyo avuze bijyanye n'ibidukikije, bo bavuga yuko ari gahunda yo gushyiraho the Sunday law, itegeko ry'icyumweru cyangwa itegeko rya dimanche, kandi bakaba biteguye iryo tegeko kuzarirwanya bakanaripfira. Kuko bo baravuga ati umunsi ryabaye itegeko nibwo bavuga ibintu bibi, akarengane nibwo kazaboneka, akibagiza yuko bakarengane gahari, ariko kuri bo ntigahari, kazaboneka ubwo. None kaboneka ubwo bivuze iki? Bivuze yuko
bivuze ngo nikaramuka kabonetse Imana nayo izatabara, aricyo bita imvura yitumba, aribwo umwuka azaza kubaha gukomera. ibyo nabyo na Ellen G. White wabihanuye se? Nta kintu bafite ubwabo bafite bifiteho, ibintu byose 100% bitura kuri we. wa mucyo mutoya, wa mucyo muto ni usobanura Bibiliya n'ubuhanuzi bwayo. Byumvikane ko afashe Bibiliya yose ayinjiramo, arayisabuvatinga ko yinjiye mu penetrated the Bible, kandi nkuko bivuga koko umuntu w'umwaka wa 3 kandi arufite ubwo bumuga ntabwo yajya gushobora kuba ari ukoze ibyo. Hariho izindi mbaraga zari ziburiho, bo babyita rero umwuka w'ubuhanuzi kandi wavuye kuri Kristo. Ariko tukavuga ngo iba yaravuye kuri Kristo ntabwo warahakanyije Kristo. Ngiye gutanga ingero ebyiri zikomeye cyane zo Ellen White yahaganyijemo Kristo. Ariko nikanayiza ku kantu kavuga ngo isabato bategereje kurimbuka, kandi uwo mwuka azaza noneho ari umwuka w'itumba akomeye cyane kugira ngo bakomeze muri cya gihe cyo gupfira iki amategeko. Ariko ayo mategeko bavuga ni isabato, ariko bavuga amategeko muri rusange. Igitabo cy'intambara ikomeye sinjya kukijyamo kuko ubwo tugiye mu bindi, nicyo nakabaye exposing bimwe mu birimo bipfuye. Ariko ubuka ndebe akantu gato kagaragaza ibyo Ellen White yavuguruje kandi avuguruza Kristo. Ubwabyo kuba yitwa umuhanuzi, kumwita kandi Kristo ari Yohana Batista umuhanuzi wa nyuma, none akaba umuhanuzi umurikira abantu. Ni ukuvuga ngo hariho abahanuzi bahanura mu buryo bw'umwuka wera, ariko bavuga ibintu cyangwa se basobanura ibyanditswe byera, cyangwa se baburira abantu nk'uko yabivuze. Icyanditswe tubona mu Bakorinto ba mbere 14 murongo wa 3 ngo ariko uhanura we abwira abantu ibyo kubungura, ibyo kubahugura n'ibyo kubahumuriza. Uyu ni umuhanuzi muri kategori yacu isezerano rishya. Nuko ibyo ababwira ni ibubungura. Abungura si biki? Ni ibijyanye n'ibyo umwuka yahawe kandi biri muri Bibiliya. Kubahugura, abahugura yifashishije Bibiliya only, kandi yabivuze ibyo bita sola scriptura, nuko ibyanditswe gusa nabyo poroso burya bushingiyeho. Ibyanditswe biheze biri muri Bibiliya twahawe ngo kugeza iteka ryose. Ntabwo mu Bibiliya mu byo yahanuye harimo abahanuzi bazaza nyuma ya Kristo. Ntabwo bahari. Ellen White niyo mpamvu tukabaye tubakira. Abasilamu niyo mpamvu bavuga ngo umwuka wera niwe basimbuje Muhammad, bakavuga ngo azaza uwo nguwo. Ibyo turerwa dukurikije yuko nabo tubagenzura tukarebe ko babeshya. Noneho ahangaha imwe bavuze ngo kubungura, kubahugura no kubahumuriza. Ibyo kubahumuriza n'ibyo nyamfana borokore babwira ngo bahagarara bakavuga ngo musome muri Yesaya 40 ngo mubwira abantu bihumuriza imitima yabo mwe kubakahamura. Ugasanga nabyo bifashishije wenda ibyanditswe harimo n'iki ngiki. Kubahumuriza ntabwo ushobora guhumuriza umunyabyaha mu byaha bye no mu myizerere ipfuye, mumubwira uti humura. Uhumuriza uwizeye Yesu Kristo, ukamuhumuriza umubwira uti ibyo ari byo byose ibi bikubayeho cyangwa biri mu buzima bwawe bye kuguca intege, kuko byarahanuwe yuko bishobora kuzatugeraho. Aho rero ukabura muhumurije. Nicyo guhumuriza ahangaha muri isanse nicyo Bibiliya ivuga. Reka rero njye ku bindi by'ingenzi. Ellen White nashatse kuvuga ku bintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere ni ikintu kijyanye n'isabato ubwayo. Ni ukuvuga ngo isabato ubwayo mu itangiriro rya mbere ntabwo yaje nk'iyerekwa. Mu itangiriro rya mbere ni agaturagiti banditse barutoraguye, kari karanditswe n'utoga Joseph Bates. Uwo Joseph Bates yishe ku byerekeye isabato y'umunsi wa 7, kandi ntabwo yayitangiye ko umuntu utangiye ibintu, ahubwo yayigishije. Kuko muri icyo gihe cya kera abantu bagendaga bigisha, ngira ngo twize no kuvugaho ku bintu bitwaga John Bunyan, yuko nawe yigeze kumva umuntu wigishaga ku kwica icyaha cyo kwica isabato. Ariko ntabwo ubwenge bwe twibwire ko nabwo bwari umwuka wera. Ntabwo John Bunyan ari umuhanga gusa nk'uko abantu babitekereza, ni umwuka wera wamwigishije. Ubuhanga bwe ntabwo bwamwigishije kwigisha abantu isabato. Kabone naho John Bunyan ahagurutswe gutinya icyaha, yumvise uwigishije icyaha cyo kwica isabato, ahaguruka rero ariyo kimuhagurukishije. Ariko mwiyerekwa yagize mu gitabo cyanditse, agatabo k'umugenzi yanditse ari mu buroko bwo yamaze nk'imyaka 12, yize gushyira imbere uburyo tubona bwo Kristo yigishije. Niyo mpamvu tumwemera ntitwemerere na White. Therefore
avuga yuko amaze kubona ako kantu bakaganiraho n'umugabo we, barakaganira ko ntibagashyira mu bikorwa. Akahe? Ak'isabato. Ako gapapuro bari batoraguye cyangwa se bakuye ahantu quelque part simbizi. Ahera ko araryama nk'uko bisanzwe, arongera aririkwa, yerekwa amategeko 10. Muri ayo mategeko 10, itegeko rya 4 ryari heruje. Heru ni ukuvuga ngo ryari rizengurukijwe n'umucyo. Umucyo rigaragaza yuko ari itorero ari itegeko mpatsa amategeko. Ibyo bwabyo bikaba bihabanye na Kristo uko yatwigishije, amategeko yaduhaye yitwa urukundo no kwizera. Noneho abatugaruye muri ya mategeko 10, ni naho yagaruye isabato. Ntiyayigarura yonyine, ayigarura n'amategeko yose. Abadushuje mu isezerano rya kera. Nkaba nakongeraho nkavuga ngo niyerekwa yagize rijyanye n'ibyo kurya. Bamwe abamukurikira bavuga yuko rifatanya no kwize no kubahiriza amategeko mu kubazanira agakiza. Ibyo kurya nabyo birimo. Yavuze yuko imirire igomba kwitonderwa, kugira discipline mu mirire, nk'imwe mu nzira idufasha kubona agakiza kuzuye. Cyaroho nzima mu mubiri, nta kuri n'ibintu bituruka muri Gatolika. Hanyuma rero ibyo bintu arabyigisha muri ubwo buryo. Ariko ibyo bintu bwabyo tubisanga no mu isezerano rya kera. Ibyo Abisirayeli bemeye kurya n'ibyo batagomba kurya, kuko byari bihumanye. Mu yandi magambo yarabigaruye, abavuguruje Kristo. Umwuka wa Kristo wigishije ko ibintu byose tubirya tutabajije, tuba tubisengeye. We ababihaye ikindi kibazo, harimo kwanga kurya inyama, kunywa ikawa n'ibindi bintu byose. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu agaruye, kabone naho uno bamushyizeho abantu ba scientifically bakoze ibintu bigaragara. Yes, abo science yashyize hejuru ntabwo dushobora kubemera, twe tuvuga ikivugo kashyize hejuru, kuko science yatwigishije, kuko yabigizemo ubuhanga. Kandi wibuke ko ni tekinoloji na science turuka ku badayimoni. Iyi tekinoloji cyangwa technology, science n'ubundi bumenyi bwose bukomeye buturuka ku mwanzi. Bibiliya yavuga ngo uwo mwanzi cyangwa iyo nyamaswa umwami uzategeka isi ngo azamenye ibitamenyekana, ari byo bingi bitubamo. So therefore kuba byaraje ibyo ngibyo, Imana iki ese Imana ishishikajwe n'iki ku muntu? Imana ishishikajwe n'uko umuntu akizwa akizera Yesu Kristo. Ahubwo biriya mpamvu twe twemera ngo nubwo twarya ibihumanye ntacyo byadutwara ku bwa Kristo. Kubyo turiya byose birahumanye. Yanahanuye yuko n'ibyo tuzarya kizagera bizaba bihumanye, inyama zaba zihumanye, ibintu bizaba bihumanye. Ni ukubera iki se? Yaraguraga ibizaba. Hari umwanditsi w'umuhanga n'ibyo narebaga kuri telefone igihe yandushaga, niyibutsaga, ariko hari ibyo bita the protocols of the land elders of Zion. Abo bantu banditse igitabo, icyo gitabo ntabwo kigira nyiracyo, cyanditswe n'Abayahudi. Icyo gitabo kitwigisha, kivuga ibyo byose biri ku isi biriho. Hariho n'izi ntambara, hariho n'abantu sexuality cyangwa se social sexualization iriho, abantu gukunda gusambana yuko bizabaho. Ibyo barabivuze. Muhammad ubwo yarahanuye aravuga ngo mu minsi y'imperuka abantu bazajya basambanira ku nzira. Ubwo ni ubuhanuzi kandi bino birasohora. Niyo tujya kwakira abantu bagiye bahanura ibintu bigasohora gusa, ntabwo twaba tugiye mu kuri kw'Imana. Ubundi Imana iki tubwira gikomeye cyane abantu batitaho, kandi Imana ishaka kugira ngo tumenye, ni ugukiranuka guheshwa no kwizera Yesu Kristo. Icya kabiri, muri we tuzarya n'ibyo byose bavuga, ntacyo bizadutwara, kuko turi muri we, niwe mukiza w'ubugingo bwacu. Ntabwo tuvuga ngo turitwerereza kurya ibimera, kwivuza ibimera, izo bita natural remedies. Mbese ibyo ngibyo usibye kubyo ntabihakanye, ariko ntabwo bigomba kuba partakers, kujyana n'iki, kujyana n'agakiza kacu. Ubu ngubu iyo mba ifingi mutara, abantu banywa imibirizi, bakanywa imiravumba, bakarya imishikiri, ibyo byose bikabavura. Urumva neza? Hari abivuza amase y'imvubu, kandi bikabavura koko. Ibyo ngibyo rero ni ubuhanga ntabwo twabyita ubuhanuzi. Hanyuma pase, wenda tukiri aho ngaho, ndashaka wari utubwiye ko hari ibintu bibiri ugiye kugaragaza bya Ellen G. White yaba yarakoze biranga ko ari umuhanuzi w'ibinyoma, nk'uko twabisomye hano ngo Ellen G. White ari muri kategori y'abahanuzi b'ibinyoma. Icya mbere rero wari uvuze ngo mu bimwe yakoze bikomeye nuko yagaruye isabato. Ibyo ngibyo nibyo ngiye kuvugaho, ariko hari n'ibindi navuze ntangira. Navuze uburyo ibyamirera uburyo yabihinduye iby'umwuka kandi byari iby'imibare. Ibyo nari nabivuze.
sinzi niba nagiye mvuga wenda ibyo ni ibyinshi, ariko ibintu byo nashaka kuvugaho bwa nyuma ngaragaza biri muri Bibiliya nabyo ubwabyo dukwiriye kwitondera. Amategeko kuyagarura kwari ugusubiza inyuma Kristo, kuko itegeko rishya, isezerano rishya ntabwo ushobora kuritandukanya n'isezerano rya kera muri we, byose ni bimwe. Ndetse abayehova ko nabo baturuka kuri we bo bavuga ko nta sezerano rishya n'irya kera rihari, bavuga ibyanditswe bya Giheburayo n'ibyanditswe bya Kigiriki, gusobanura amasezerano yombi. Noneho rero we isezerano rishya n'irikuru nta bitandukanya noneho mu myigishirize ye, kuko iyo yigisha cyane cyane berefara ku buhanuzi bw'isezerano rya kera. Cyo ni cya kabiri uri kuvuga. Ndacyari mu cyambere ko agaruye amategeko, adufashe kwizera ko amategeko no gukizwa n'amategeko. Kabore naho yaba yigisha yuko, kuko mu rundi ruhande yigisha yuko dukizwa ku buntu, kandi akisha yuko byose bituruka ku bukunde bwa Kristo, ariko no mwibanga agacengezamo ibindi bintu bihakanya Kristo. Cyambere kugarura amategeko nk'inzira y'agakiza, ariko niho mwibanga mu buhe buryo wambaza kugarura amategeko, ariko cyane cyane itegeko rya kane, kugira ngo abantu bariruhuke. Byumvikane ko Kristo ubwe agaruye ya myigishirize yari mu Bagalatiya, agaruye ya myigishirize ya yindi yapfubijwe n'intumwa zari zihari, yari yazanywe n'abigisha amategeko y'Abafarisayo, bari batangiye kudindiza umurimo wa Kristo, babwira abantu yuko bagomba gusubira mu mategeko n'imihango ya Mose yose muri rusange. Aha rero nk'uko twabibonye ab'icyo gihe barabihagaritse, ariko we noneho arabyize, noneho amaze kubyigisha biba ariyo byitirirwa abantu. Byumvise ko twese tumukurikiye ntabwo tuba tukizwa abakristo, twese twakwitwa abantu b'umunsi wa karindwi, abategereje b'umunsi wa karindwi. Mu by'ukuri ntabwo dutegereje Kristo, dutegereje umunsi wa karindwi. Uwo munsi wa karindwi kuko baravuga ngo isabato izaba ikimenyetso, ariko ibaye itegeko. Ubu ntabwo ari ikimenyetso, icyumweru ni ikimenyetso kuko izaba yahindutse itegeko. Nyamara n'ubu abayikurikira ni benshi, ariko bakavuga ngo abayikurikira ubu bayisengeraho nta kibazo bafite, ngo ariko umunsi yabaye itegeko nibwo kizaba ari ikibazo. Ariko kandi bakureba uyisengeraho siri bahagucira urubanza, bakakubwira bati usenga ku munsi w'inyamaswa. Kikaba ari ikibazo yambwiye ko utagomba kukijyaho, ariko urumva yuko icyo kibazo ari ukurwanya Kristo. Icya kabiri rero ndacyaza gatoya, kiriya cyambere gifite ubutware bukomeye yo kurangirizaho. Icyambere, intumwa n'abigishwa ba mbere ku munsi w'icyumweru, ari umunsi wa mbere y'iminsi 7, barateranaga bakamanyagura imitsima. Niwo munsi wari w'amateraniro, ariko ntabwo wari umunsi w'ikiruhuko, ariko wari umunsi w'amateraniro kuri bo. Noneho barawuteranaga bakibuka Kristo, niwo munsi wo kwibuka. None bo barawuhindura bawita umunsi w'inyamaswa, no gupinga Kristo, kuko Kristo ahindutse inyamaswa kuri bo. Kuri Elena White ni inyamaswa, ariko mu bwiru arangije. Dore ikindi kintu yakoze gikomeye, umunsi w'isabato ahindukira umunsi wo kwibuka. Kwibuka ndetse ngo kwibuka iremwa, umunsi wo kwibuka iremwa. Twebwe twibuka Kristo nk'umucunguzi wacu, ibyiremwa twe turajya mu isi nshya n'ijuru rishya. Bo baratubwira iremwa rya kera kandi ibyo bigiye kurangira. Ibyo rero bikaba ari ukutuzunza mu mutwe. Icyo ni icyambere. Kandi Pawulo yaravuze ngo mujye mwibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi. Nicyo rwose icyo tugomba kwibuka Yesu. Noneho umuntu aratuvangiye, tugiye kujya twibuka dusenga kuko ni umunsi utwibutse ibyiremwa. Subije ku munsi w'iremwa kandi tujya mu isi nshya. Imana yaratubwiye ngo mureke ibintu byanyu by'akajagari, dore isi nshya n'ijuru rishya. Twe turansusuye mu bya kera, tuzabyinjizwamo na Yesu na Kristo uri uzatujyana aho ngaho mu isi nshya, kuko ibyaremwe mbere Imana igiye kubikuraho. Isi ya mbere n'ijuru rishya ngo bizayenga n'umuriro bishiriho, nta mpamvu yo kubyitaho rero cyane. Turagiye. Icya kabiri gikomeye cyane ni ikintu kijyanye na Gehenomu. Ntabwo yemera ikintu kijyanye no gukomeza imyizerere ishingiye, we yemera yuko ubugingo bupfa, kandi gupfa k'ubugingo ntabwo ari ugushiraho. Yavuze yuko ngo Imana ni inyembabazi, ntabwo izihanganira kubabara kw'abantu. Ibyo bihuriyeho na Kiliziya Gatolika. Ndashaka udusobanura ibintu bibiri. Gehenomu ntayemera, none n'ubugingo ubwo ntiyemera ko buzahora bubabaza uteka. Ndasobanura. Ubundi Gehenomu bivuze yuko ubugingo bwacumuye ku Mana buzayeba mu rutazi biteka ryose, buzahora bubabazwa iteka. Wera akavuga yuko ibyo ntabwo ari byo. Imana y'imbabazi ntiyakwihanganira, ahubwo ubugingo buzatwikwa, ngo abatizera Imana bazatukabashiraho, base nkaho batigeze kubaho. Ko n'abayehova ariko bavuga se. None se bamwe bakomoka mu bandi. Erega biriya ni ishyano ryatugwiriye. Iyo dusomye muri Matayo 25:46, bo barabikunda, ariko kandi iyo utagiye kubyinjiramo bashaka kugukubita ngo uyu kandi uzanye ibiki. Katuve ku 44, Yesu ubwo yavugaga ishyano ryitwa ihene aho rizagana.
kuko ritaranzwe n'urukundo ariyo tegeko yabahaye. Nabo bazamusubiza bati mwami, tuvuye ku murongo wa 44, twakubonye ryari ushonje cyangwa ufite inyota cyangwa uri umushyitsi cyangwa wambaye ubusa cyangwa urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe ntitwagukorera. 45 arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ubwo mutakoreye umwe muri bene data ababoroheje bari hanyuma y'abandi, nanjye butabinkoreye. Arangiza ku murongo wa 46 agira ati abo bazajya mwitanura, bazajya mwihaniro ryiteka. Aho kanura kumva naho abakiranutsi bazajya mu bugingo buhoraho. Ni ukuvuga byombi ni ibihoraho, ihaniro ry'iteka n'ubugingo buhoraho ni ibintu bibiri. Ariko 9 niho nashaka kujya, ariko wenda nkamite majya ngiye guca kwa Paulo ntacyo. 44 arabagira ati atangira hejuru avuga ngo abagusha abandi, niko insanganyamatsiko ivuga. Aravuga ngo reka turebe hejuru ku murongo wa 42, umuntu wese uzashuka umwe muri aba bato banyizera akamugusha, ibyiza nuko yahambirwa urusyo mu ijosi akaroha mu nyanja, ukuboko kwawe nikugucumuza uguce. Ibyiza nuko wakwinjira mu bugingo usigaranye ukuboko kumwe, biruta ko wajya muri Gehenomu y'umuriro utazima ufite amaboko yombi, aho urunyo rwabo rudapfa kandi n'umuriro ntuzime. Ibi biragaragara yuko aba bantu bavugwa ntabwo ari abantu bapfa bagashira, kuko umuriro burya umuriro uriye inkwi zigashira ukomeza ukaka, ariko se waka kubera iki? N'izindi nkushyiramo za zindi za mbere zabaye ivu ntacyo babizibigira. Noneho rero ahangaha ni ukuvuga ngo ahangaha ibintu yahakanye aha yarivu yavuguruje Kristo. Ubwo ni umuhanuzi w'ibinyoma kuri we. Ibi si n'umuhanuzi w'ibinyoma, ni antikristo. Nasibyo Kristo yahamije wowe bivanyeho. NG wahitabaye no antikristo wuzuye. Yes, kuko arwanyije ni wowe wahanuwe, ahubwo kazaba ari antikristo zaza pasi akazagaruka nyuma. Oya, antikristo bamaze kuza niko bibiri tubwira. Utegereje umugome karunduru uzaza. Yavuga ko yaba ari buzagaruka noneho, kuko yaba yararunduye benshi cyane. Abadventiste ni benshi ku rwego rw'isi. Wapi, ntabwo ari bashye cyane abadventiste. Ni bashye cyane abadventiste, ni bashye cyane gusa. Siko kwisi bahari. Barahari ko baranyanyagiye gusa hirya no hino, ariko ntabwo ari benshi. Noneho iyo turebye Abatesalonika urwa 2, dukwiriye kubashimira Imana iteka bene data nk'uko bikwiriye, kuko kwizera kwanyu kugwira cyane n'urukundo rw'umuntu wese muri mwe mukundana rusaga. Paulo uzi icyo avuga iki? Aravuga itegeko ry'umwami wacu, urukundo, kuko nibyo yabonaga mu itorero, cyo cyari kimushishikaje. Ariko ubu ntabwo urukundo bavuga ibyo basakaramenu, amasabato, imyuka ikubita abantu benshi ukajya buri ibicuri baguye ngo n'umwuka wera. Ibyo nibyo bamamaza, indimi z'abadayimoni bavuga bakarabdora. Ariko ubu kirisi dufite kugira ngo burorohewe, ugasanga ubona n'ababara ibyo mu Kigande babyita ngo ukujyoboja, mu Cyongereza babyita babbling. Ukaza uvuze iki ashwi ngo Imana ejo nagiye ahantu ndumirwa, ariko ibyo nabonye hariya biragatsira. Yewe rero ibyo byose abantu bacu barayobye, bakwiriye kuva muri iyo shyano. Noneho hari umuntu ushaka kuguhuza nawe wanyu mu Mutara, akora deliverance ngo hirya no hino ku isi, nawe ni umupasitori, ushaka kuzaguza nawe hanyuma mukaganira mukagigira, kuko urumva muri deliverance yerwiye ukayirukana mu bantu. Yampamagaye arambwira ati ndifuza ko twazahora tukaganira, nzaguhuza nawe muganire. Uzamuhuze nawe ntacyo, ahari wenda byafasha bamwe mu bantu bacu bahirimbiriye iyo ngiyo, kuko we ngo Imana iramukoresha bikomeye. Imana iyo se niyihe Imana kereka ari abarungi, ariko sina katubaze turebe ibi ngibi nabyo tuzareba ibyo abantu batantera amabuye ngo namakanye deliverance cyangwa ibitangaza. Yes birakora, ariko ikintu ko vuga ngo deliverance ubwacyo ni icyaha. Yesu yaravuze umwana w'Imana naba batura rega deliverance bivuze kubaturwa. Deliverance ubwacyo ni icyaha, ni ukubatu ni antikristo. Ntabwo ninde subatura keretse umwana w'Imana. Kadukomeze ariko mugiye kunsetsa rwose. Rero umurongo wa 6 ngo kuko ari ibitunganye Imana kwitura bababaza kubabazwa,
kandi namwe ababazwa kubitura kuzaruhukana natwe ubwo umwami wacu azahishurwa ava mu ijuru azanye n'abamarayika mu butware bwe hagati y'umuriro waka ngo ahore inzigo. Iyo nzigo wumve icyo bita mu Kinyarwanda guhora inzigo, abatamenya Imana n'abatumvira ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo, ngo bazahanwa igihano kibakwiriye ari cyo kurimbuka ku iteka ryose, bakoherwa ngo bave imbere y'umwami no mu bwiza bw'imbaraga ze. Aha nubwo nagarukira, bazoherwa bave imbere y'Imana bahabwa igihano cy'iteka ryose. Iyo hajemo iteka, everlasting punishment mu Cyongereza, ni ukuvuga ngo if something everlasts, it lasts as long as possible, as long as time is there. Ni ukuvuga ngo iki ni igihano abantu bazaba barimo. Ibi rero by'abantu kumva tugakora ibyaha, tumenye yuko ibyo bintu badushoramo bishobora kuzadushora mu kaga k'iteka ryose. Aha rero Pawulo ashimangira ibyo Yesu yavuze. We niyo mpamvu Pawulo tumwemera ko yashimangira ibyo Kristo yavuze. Hasi reka nkubaze ikibazo. Ni izihe ngaruka mbi cyangwa nziza ubona kuba Ellen G. White avuga yuko abantu bazajya mu muriro ariko bagashya bagakonka bikarangira ntibahore bababazwa iteka? Ni izihe ngaruka ubona zaba ziri kubaho mu muryango wa Gikristo cyangwa kubizera wenda zishobora kubagaruka mu bireba no kurimbuka? Ni ibintu bibiri. Icya mbere ni ukuvuguza Kristo, bavuze ngo n'ibyiteka ryose, cyangwa umwuka we, kuko umwuka wavugiye wa Kristo ni wavugiye no muri Pawulo. Icya kabiri tuvuze ko icya mbere, nongere nkisubiremo nkishimangire, nuko avuguruje Kristo. Kumuvuguruza ubwacyo ni ikibazo gikomeye cyane, uwo ni umwuka wa Antikristo. Icya kabiri ni ukugomeshereza Uwiteka. Urabona umuntu kugomeshereza Uwiteka ni ukugomeshereza Kristo. Mu buhe buryo se? Kristo yaravuze ngo uzabaho babara iteka ryose. Noneho umuntu ashobora kuvuga ati niba ari ugushya nkakunguka nkarangira, uburibwe nzabumva igihe gito birangire, n'ubundi mveho, nta mpamvu yo kujya muri ibyo byose. Ese ubwo buzima bw'iteka ryose, reka ni ubwanjye murangiza iki gihe, nzashya akanya gato nkuko n'ubundi umuntu ashya cyangwa ikintu gishya bikarangira. Ibyo rero bikaba ari ikibazo gikomeye cyane ku bantu bamwe bashobora kwifata muri buriya buryo. Ubwo bagomera Imana ntibayubahe kubera iyo mpamvu, bavuga ati n'ubundi gupfa n'ubundi umuntu arapfa bikarangira. Hari ababivuga batyo bakabihera bakanabyigisha, sivuze ngo ni bose, ariko ubwabyo ni ikibazo. None se abantu bose niko biteguye bashaka kuzajya muri ubwami bw'Imana? Ariko umuntu kumva yuko azababazwa iteka ryose, ubwabyo hari ikintu cyakora ku mutima we. Tekereza ubuziraherezo uba mu muriro. Erega burya Gehinomu ntabwo yaremewe abantu. Ubundi bwitagira Gehinomu yaremewe Satani n'abambari be, imyuka mibi. Abambari sivuga ab'umubiri, ndavuga imyuka yamukurikiye, yuko bazaba muri iyo muri twiteka ryose. Noneho Gehinomu nayo yaje nanone kuba inclusive, yishizwamo n'abandi bagomeye Imana. Inyamaswa ya kane igizwe n'abari ubu ngubu bayikorera bafite ikimenyetso 6 bazajyayo hamwe n'umwuka w'ubuhanuzi n'inyamaswa. Inyamaswa n'umwuka w'ubuhanuzi ni ikintu kimwe, ariko ntabwo ndashaka kugisubiramo. Bazajyamo babe muri uwo muriro Satani nyuma y'imyaka 1000 bazabasangayo. None pase ubushatse kutwereka ko Ellen G. White mu byo yagomeye Imana cyangwa mu byo mukosa yakoze yagaragaje ko none ubwo ngubwo na Satani n'abadayimoni bazajya mu roba gashya bigahita birangira. Nicyo bishatse kuvuga. Aho mwozanye mu kantu nashaka kuvuga, hari icyo bita mu Cyongereza the immortality of the soul. The immortality of the soul bivuze ngo umwuka ntabwo upfa. Kandi Pawulo aravuga ngo twapfuye twambaye umubiri ubora, kandi twambaye umubiri w'igitaka, twambaye umubiri w'akavukire, ariko tuzazuka twambaye umubiri w'umwuka. Umubiri tuzaba twambaye w'umwuka ntabwo tuzaba dushobora, ntabwo dushobora existence ntabwo ushobora yacu kuvuga ngo umwuka urahari, icyo uzakorwa ni ukwambikwa gusa. Yes, utwitse ntabwo bishoboka kuko abaho iteka ryose. Byumvikane ko ni Gehinomu ebyiri. Noneho hariho Gehinomu Satani azaba mu by'iteka ryose, n'abadayimoni niyagenewe batumvira izabatwika bagashira. Aha, ubwo ni ukuvuga ngo mu byo uvuze bigaragaza ko Ellen G. White yari umuhanuzi w'ibinyoma. Nicyo kirimo ubwo ni ibintu bibiri navuze n'ibindi byinshi, ariko hari n'ibindi. Sabato na Gehinomu ko yarayihakanye kubabazwa iteka ryose, yaraguhakanye. Kandi ibyo bintu ni ibintu ubwabyo bikomeye cyane uyu munsi tubonye. Niba ngombwa tuzabona n'ibindi.
ushobora kuzanira n'urukarara rw'ibyo yeretswe n'ibyo ajyaga ahanura ntibibi. ako pasi abantu ntibashobora kuvuga ko ibyo uvuga nawe biteye ubwoba kubera ko ashobora kubivuga gutya ari kugira ngo abantu badahura n'ihahamuka ry'uko abantu bazashya iteka ryose. Hari umuntu umerutse kumva nawe abivuga aravuga ati reka da ntago abantu bazashya iteka ryose. Icyo ni ikinyoma rwose. Ati iryo ni iterabwoba ry'abapasitori bafite amadini babaza gutera abantu ubwoba. Mugani we ntiyaba yaranditse gutyo ari kugira ngo avane ihahamuka mu bantu. We ntabwo aricyo yari agamije gukora ibyo ngibyo mu byo kuvana ihahamuka mu bantu. Yari agamije icyambere n'umupinga Kristo. Ibyo Kristo yavuze arabirogoye. Nabuvuze ngo abantu bazabaho iteka ryose bababazwa, wakavuga ati ntabwo bishoboka, ahubwo bazashya birangire. Cyane cyane yifashishije icyanditswe kiri muri Maraki, bavuga ngo bazashya babo umuyonga ngo ariko twe tuzasohoka dukinagire. Ntabwo ubuhanuzi bwa Maraki uko icyo bwavuga ntabwo bwavuga ibyo Kristo yavugaga. Byavugaga abandi banyabyaha, ariko ntabwo byavugaga ibyo Kristo yavuze. Nibyo dushyira imbere ko birasobanura neza yuko abanyabyaha yego bazashya wera batababona tabana nabo barangire mu buryo nk'uko bivuze ngo bazirukanwa imbere y'Imana, imbere y'Umwami Imana iby'iteka ryose. Abatakibabona imbere ye natwe tutakibabona, ariko bariho ahantu bababazwa. Yego ubihakanye rero ubuhanuzi ntaba bwuzuye neza, ko abahanuzi bose batugeza kuri Kristo. Kristo niwe wagura byose, umwuka we niwe utubwira ngo niwe usohoza ukuri kose. Hanyuma rero ibyo niyo mpamvu twabikuriye twumva yuko habayemo ibintu by'amacenga. Hanyuma reka twumve Eric, wowe ni ibiki uhinyuza kuri paseri ku byo yavuze bigaragaza ko Ellen G. White yari umuhanuzi w'ibinyoma, ari nayo mpamvu yabivuze hano muri bya ndi wamureze twasomye. Kuko urumva paseri we yaravuze ngo uyu mugore rwose ni umuhanuzi w'ibinyoma kuko agaragaje bimwe mu bigaragaza ko ari umuhanuzi w'ibinyoma kandi bikomeye koko. None wowe ni gute umuhakanye kuri icyo kintu? Ya murakoze, reka mbanze nshima Imana namubonanye ikibroshire cy'amapaje 12 ntabakanize biriya birego nzabikirara. None avuze bibiri, Imana ihabwe icyubahiro. Nayo nzi ko afite urutonde rurerure rw'ibintu byinshi. Avuze ko hari ibindi yari ashaka n'urutonde nzaruzana, ariko si nuko ntacyo. Icyambere rero tukimazemo amezi agera kuri 3 tukivugaho cyagiri cya Isabato n'amategeko. Ntabwo ari Ellen White uvuga amategeko yakora nyine iyo tubisomye, kubera ko tuze Ellen White, kuko nze Ellen White nk'umudventiste bita bifatwa nk'aho ari Ellen White wabimbwe, ariko ni Bibiliya yabivuze. Ntabwo nibwira yuko hano tutarasomya inyandiko za Ellen White kuva nahagera, ahubwo twasomye Bibiliya kandi amategeko y'Imana rwose Bibiliya irayahamya, ntaho twayahungira. Ntabwo ari amabwiriza y'isezerano rya kera nk'uko bivugwa, ahubwo ni isezerano rishya naryo. Paseri agarutse ku bijyanye n'ubuhanuzi bwerekeye inyamaswa, igishushanyo cy'inyamaswa, ikimenyetso cy'inyamaswa, ariko birasobanutse muri Bibiliya yuko hari ubwoko bw'Imana buzakomeza amategeko y'Imana bufite kwizera nk'ukwa Yesu. Ubanza ayo magambo narayasomye hano, cyangwa se ubanza navuze kuri cano yanjye simbizi, ariko byashiwe 12:17 barakuvuga ngo ikiyoka aricyo Satani kirakarira umugore kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Amategeko y'Imana aragaragara mu ntambara iheruka iri hagati y'ikiza n'ikibi. Ikindi ndavuga ubutumwa bwa marayika batatu dusanga mu byashiwe igice cya 14. Marayika wa mbere avuga ubutumwa bukomeye dusanga ku murongo wa 7 aravuga ngo, avuga ijwi rirenga ati nimwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muyiramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Nsomye uyu marayika wa mbere kubera yuko harimo ibintu bibiri by'ingenzi. Icyambere harimo ikijyanye n'urubanza. Ubundi byari byo byose nubwo dusobanukiwe, twageze mu ishuri twese bari hano dusobanukiwe yuko urubanza haba hari uregwa, haba hari urega, haba hari n'amategeko, hakaba n'umucamanza. Ubwo rero nta rubanza rutagira amategeko y'Imana. Kandi uyu marayika wa mbere agaruka ku butumwa bukomeye bwo kuramya iyaremye. Paseri yavuze ngo dusubiye mu irema kandi nyine ubutumwa bwa marayika wa mbere buri kwibutsa ko hari uwaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Nibwa yuko niba mubyibuka igihe twatangiraga bino byigisho navuze yuko Isabato nk'ikimenyetso cyo kurema, cy'urwibutso rwo kurema,
ifite agaciro gakomeye muri iki kinyejana cya 21 ahari kuruta uko yari ifite agaciro mu gihe cyashize, kubera yuko ubu nibwo siyanse twiga mu ishuri. Abana banyu bigishwa yuko nta muremyi ubaho, ahubwo umuntu yaje by evolution. Ubu rero marayika ubwiriza ubutumwa buheruka aravuga ngo muramye iyaremye, nk'ikimenyetso cy'uko ingingo yo kurema, ingingo y'umuremyi ikwiriye kugaruka, kandi ikimenyetso Imana yaduhaye cyo kuzirikana buri cyumweru cy'uko ari umuremyi wacu ni Isabato. Ubwo rero amategeko ntabwo yirengagizwa. Marayika wa gatatu bavuga ibintu bikomeye cyane byerekeye ikimenyetso cy'inyamaswa n'igishushanyo cy'inyamaswa ndetse n'inyamaswa ubwayo. Izana na ka karengane paseri ahora avuga ati bazagira umwuka nk'uw'abayisilamu wo kwiturikizaho ibisasu. Umurongo wa 12 umaze kuvuga yuko azabaho umujinya w'Imana uzagera ku baramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, yaravuze ngo aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana kandi bakagira kwizera nko kwa Yesu. Bivuze ngo hari itsinda rizaba riramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, hari n'itsinda rizaba rifite kwizera nko kwa Yesu kandi rikomeza amategeko y'Imana, kandi ritsinda riramya inyamaswa rizibasira itsinda rikomeza amategeko y'Imana kandi kagira kwizera nko kwa Yesu. Ubwo rero none se ko ari Bibiliya bivuze kandi ari igitabo cy'ibyahishuwe, njya nkunda kubwira Jarike nti n'umwigisha w'igitabo cy'ibyahishuwe ahari azadufasha kubyumva biruseho. Ubwo rero amategeko y'Imana afite agaciro mu ntambara iheruka y'ikiza n'ikibi. Kandi ikintu gikomeye cyane paseri yavuze, ngaruke ku magambo yavuze ngo ikingo y'amategeko, yaba amategeko 10, yaba amategeko yo kwitungira amagara mazima, yavuze ngo ni imwe mu nzira, ngo ari nawe yabigaragaje nk'imwe mu nzira idufasha kubona agakiza kuzuye. Iki ni ikinyoma cyambaye ubusa pasiteri rwose, niba navuga ngo urasebeje kuvuga yuko amategeko n'imirire Ellen G. White abyigisha nk'imwe mu nzira idufasha kubona agakiza kuzuye. Oya, iki ntabwo ari ikibwirizwa. Kare naje nikoreye ibitabo, nazi ko nyine turi bujye no mu bitabo bya nawe turetse ko numva igihe cyagiye, sinzi niba yabibonamo, aze kumbwira igitabo kimwe nkimuhe turebe ko tubibona. Njyewe mvuze nibyo numvise. Urabona mwego badive bufite amatsinda menshi, hari abagorozi, hari abigisha yuko Yesu kugira ngo wihane agomba kuza akakugeraho, n'andi matsinda menshi. Ariko jyabo numvise bavuga ko imirire ubwayo upfuye uriye mu buryo butajyanye na discipline yaguhawe, byaba intandaro yo kutazajya mu bwami bw'Imana. Abo nabahe n'abadive, ariko bafite intuza nyinshi. Nawe ubwo azababaza narabiza azababona bari mu matsinda yabo bigisha batyo, bashimangira ko indiscipline mu mirire, kutagira gahunda mu mirire, byazaba intandaro yo kutajya mu bwami bw'Imana. Byumvikane ko kujya mu bwami bw'Imana Yesu si wowe ntahagije ubutwara mu bwami bw'Imana, hagomba guherekezwa n'imirire. Rero bikaba ari kugira discipline ari ikibazo. Agakiza twemera ko kaboneka kubwo kwizera Yesu Kristo gusa. Duhagaze kuri ya principle y'abagorozi ko twakijwe n'ubuntu kubwo kwizera gusa. Ibijyanye n'amategeko, imirimo, iyo niyo yatumeremeye muri Kristo Yesu, abageze mu bwami bwa Kristo. Ahubwo subiza n'icya kabiri. Ikibazo cya kabiri kijyanye na yavuze kigaragaza ibinyoma bye na gehinomu ndetse nuko abapfuye bamera. Buriya ni ibintu bibiri, nubwo yenda yabivuze nk'ikintu kimwe. The state of death, uko abapfuye bamera. We yemera immortality of the soul, yemera yuko roho idapfa, sibyo? Ariko icyo ntabwo ari ukuri kwa Bibiliya. Tugiye mu irema, uko Imana yaremye, tubwirwa yuko Imana yabumbabumbye umuntu mu mukungugu, ikora stati imeze nkanjye, ifite amatwi, amaso n'ibindi. Imaze kukirema icyo gistati, igihumekeramo umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Uko siko umuntu yaremwe. Ndagira ngo dutekereze. Ubwo tugiye muri filozofi ariko nta kundi. Ndagira ngo nyine dukoreshe ibitekerezo byacu bwite mbere yuko filozofi nicyo nshatse kuvuga. Yego, murakoze ku nkosora. Umuntu atararemwe, Imana itaramuhumekera mu mwuka w'ubugingo, ya stati igitaka cyari gihari, right? Cyari gihari igitaka kiri aho ngaho, kandi n'umwuka w'ubugingo Imana yari ufite.
umwuka w'ubugingo Imana yari ufite itaramuhumekera mu muntu ngo itarahuza icyo gitaka n'umwuka w'ubugingo ngo gihinduke ubugingo buzima. Umwuka w'Imana nawe, umwuka w'ubugingo nawe Imana yari ufite, sibyo? Umuntu rero aba umuntu iyo umwuka w'ubugingo uhuye n'icyo gitaka bikabyara umuntu. Ndagira ngo kitucyumvikane, igitaka ntabwo ari umuntu, igitaka ubwacyo si umuntu, n'umwuka w'ubugingo ubwawo ntabwo ari umuntu, ahubwo iyo tubiteranije mu bushobozi bw'Imana bibyara umuntu. Dufashe urugero n'iyi microphone dukoresha, hari ibyuma bagiye baterateranya baratudodadoda kugira ngo bibyare mic, ariko igihe icyuma kimwe cyari kikiri mu gitaka, ikindi kiri hariya, ikindi kiri hariya, ntabwo byari microphone. Icyakora bimaze guterana byabaye microphone. Nuko rero gupfa nanone nuko umwuka usubirayo, noneho igitaka nacyo kigasubira mu kindi gitaka. Ingingo ya immortality of the soul noneho yatugejeje ku kirero, ni ukwizera imyuka yarabapfuye, aribyo tujya tubona byo gusenga abatagatifu, aribyo ko kwemera yuko Bikira Mariya yabonekeye Kibeho n'ibindi bimeze nkabyo. Ariko ko si ukuri kw'Imana, abapfuye ntacyo bazi, imirimo yabo irashize, nta migambi, nta bindi. Ubwo nibagiwe na purgatori yuko ari ahantu bababarizwa bakabasabira misa kugira ngo batunganywe vuba vuba bazavemo. Icyo ntabwo ari cyo. Ku ngingo yagiye no muri yuko igihano cy'Imana ari cyiteka ryose. Yasomye isomo nubwo yantangiriye kurisoma ryo muri Malaki, yuko ijambo ry'Imana ubwaryo rivuga ko abantu bazashya bagahindukira ishingwe bakagenza gute bakashira. Ariko ubwo uwo umurongo Ellen G. White yifashishije nawe niwo ugiyemo n'umuntu ni Bibiliya. Ellen White sugira ngo pastor ko navuze ko hano we mu gusobanura uburyo abantu bazapfa bigurundu n'ubundi n'uwo murongo yifashishije. Yego ndatangunze, nawe ni ugiye kwifashisha. Ntabwo ndi ubusomye ko pastor yabivuze ngo niwo yifashishije n'ubundi. Pastor yawusomye ntabwo ndi bugarukeho nta kibazo. Umurongo wa 7 igitabo cya Yuda umurongo wa 7 gifite igice kimwe, haranditswe ngo kandi ni Sodomu ni Gomora n'imidugudu yari ihereranye naho, kuko abaho nabo bitanze bakiha ubusambanyi no kwendana mu buryo imibiri itaremewe. Iyo midugudu yashyiriweho kuba kabarore ihanwa n'umuriro utazima. Kibazo mbaza pastor, ko Bibiliya ikoresheje ko ari umuriro utazima? Hari ahantu tuzi mu isi hari umuriro, hari igicaniro cy'umuriro utazima ku mudugudu y'Isodomu ni Gomora? Igisubizo ni oya. Iri somo rero ryo muri Yuda ryatwereka yuko Isodomu hatwitswe n'umuriro utazima, ariko turabisobanukiwe yuko ni imvugo shusho yerekana ko igihano cyari igihano cy'iteka. Ntabwo turi kubona umuriro ahantu waba uri muri Aziya aho Sodomu na Gomora yari iri. Ndasoreza ku isomo ry'ibyiringiro by'umugisha dusanga mu byashu igice cya 21. Ndasoma imirongo 8 nihuta rwose. Mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize, n'inyanja yari itakiriho. Mbona urembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguye nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu bayo, kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo ibe Imana yabo. Murongo wa 4, izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi. Aka kantu tugaceho akarongo, urupfu ntabwo ruzabaho ukundi, kuko kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ibyo nabyo ntibizabaho ukundi. Kubera iki? Kuko ibya mbere bishize. Yicaye kuri ya ntebe iravuga iti, dore byose ndabihindura bishya. Amen. Kandi iti, andika, kuko ayo magambo nayo kwizerwa nayo kuri. Murongo wa 6, kandi iti, biraragiye, ninjye Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Murongo wa 7, unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye, nawe umwana wanjye. Murongo wa 8 niho nshaka gusorezaho. Ariko abanyabwoba, abatizera, abakora ibizira, abicanyi, abasambanyi, abarozi, abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Urupfu rwa kabiri rero, keretse nyine niba dukomeje
kumva ya immortality of the soul, kudapfa k'ubugingo, nibwo twakwemera ko uru rupfu rwa kabiri, abapfuye urupfu rwa kabiri bazakomeza, ubugingo bwabo buzakomeza kubaho. Ariko Yesu Kristo atangaje ko byose abihinduye bishya, ibya kera birashize, ijuru rishya n'isi nshya biraremwe, ibindi birarangiye. Ngibyo rero ibyiringiro by'umugisha dufite. Imana izahana abanyabyaha ngo tumaze kubona ku murongo wa 8, igihano cyabagenewe cy'umuriro w'iteka ryose. Yewe na Petero yarabivuze, ndetse ko yenda tudafite umwanya ngo ngiye kurasoma, ndabona igihe kitubwira yuko bibaye birebire. Petero yavuze ko ibyo tubona byose bizayengeshwa no gushya cyane, ibyishingiro byose bigashira, nguko uko umuriro uzaza ukayenga byose, ibyishingiro byose bigashira, hakabaho ijuru rishya n'isi nshya. Nifuriza abantu b'Imana kuzaba muri iyo si. Nuko wowe ubirangije uhinyuza pasere yuko ibyo avuga atari byo abantu bazashya koko bikarangira, ubwo hamije ibyo Ellen G. White yavuze. Ni concept ikomeye cyane twa discussingaho. Buriya abadiventiste hari ibyigisho bitanu bajya bigisha andi madini atasobanukiwe, reka mbivuge gutyo. Icya mbere ni isabato, tumaze umwanya twamaze igihe tuvuga. Icya kabiri ni ikijyanye n'uko abapfuye bamera. Icya gatatu ni ingingo yerekeranye n'umwuka w'ubuhanuzi. Icya kane maze kuvuga isabato, uko abapfuye bamera, umwuka w'ubuhanuzi. Ikindi ni ukugaruka kwa Yesu. Numvise na pastor arukunda abyigisha ko itorero rizagenda ngo atikirisa akaza ngo itorero ryaragiye, ni ibintu bikomeye cyane. Icyanyuma cya gatanu ni ingingo yerekeye ubuturo bwera, yigeze kubivugaho ku bwa William Mereri, ariko ni ikibazo nyine nuko abantu badasobanukiwe iyo concept yitwa ubuturo bwera. Ubwo abadiventiste nibo ibyo bintu bagize andi madini atagize, no kuvuga ngo ni bimwe mu bintu bisa nkaho bitandukanye abadiventiste n'andi matorero, abantu baganiraho bitonze ingingo ku ngingo. Basi mu gusoza vuga ijambo rya nyuma gusoza ndavuga ijambo rya nyuma, sindaga ubundi zagaruka, ariko ndashaka kwerekana ko ahubwo havuze ahangaha yasobanuye nyine yuko abantu bazagira bate, yatanze we yavuze ko umuntu abaho kubera ibintu bibiri, kubera yuko habayeho miliyoni y'umubiri byaje byahuye. Ariko iyo umuntu yabaye kimwe kibuze, ubwo umuntu niyuzuye. Ibyo nanjye ndabyemera, ariko mbyemera mu buryo buvuga ngo uwo muntu ntabwo abatakaje ubumuntu, abatandukanye n'umubiri, ariko ntabwo abatandukanye n'ubugingo. Ubundi ijambo ry'Imana rivuga impfu ebyiri. Hariho gutandukana, urupfu rutandukanya umuntu n'ubugingo, urupfu rutandukanya ubugingo n'umubiri, ariko dupfa umuntu tukamuhamba. Hakabaho n'urupfu ruzatandukanya ubugingo n'Imana, niko urupfu yavuga tubonye mu byahishuwe. Ariko rero yavuze ngo umuntu biba birangiye ibyo ko apfuye, ubu ntabwo akiri umuntu. Ntabwo ari byo. Abaroma igice cyaho cya 8 umurongo wa 11 aratwereka ikindi kintu gishya. Aravuga ngo ariko niba umwuka we yazuye Yesu Kristo aba muri mwe, yazuye Kristo Yesu, izazura imibiri yanyu ipfa kubw'umwuka wayo uba muri mwe. Ruvo imibiri nayo izazuka, ariko izahinduka nkuko Yesu. Nese Yesu ko yapfuye burya yaratandukanye by'iteka, yarazutse aza yambaye ubwiza bw'Imana, kandi aza ari wa wundi. Didimo ariwe Tomasi icyatumye amuhakana, ntabwo yemeraga yuko umuntu ashobora gupfa ngo azuke muri buriya buryo yabitekerezaga. Aravuga ati ariko nimbona imbereri aho zacumise nzabyemera. Yesu yagombye kubimwereka, ariko ntabwo ari muri bundi yari yambaye umubiri uca no mu nzigi zikinzwe n'uwo mubiri w'umuntu. Ushatse kutubwira ko Yesu mu ruhande rw'umubiri yapfaye ku mwuka we wari uhari. Oya, mwizuka rye yazutse muri ubu buryo. Umwuka we yazuye Kristo naba ari muri mwe, yazuye Kristo namwe izabazuka. Icyo dushaka kugushaho, urumva Erika uravuga ati umubiri n'umwuka bihinduka umuntu kuko byahuye. Yego. Niba rero umuntu apfuye mu mubiri, ubwo n'umwuka ntuhari wapfuye, we niko avuze. None urimo kutubwira uti Yesu yarazutse kuko azukana undi mubiri ariko akimeze kwa kundi yari ameze. Ariko hari umurongo dusomera ati niba umwuka we yazuye Yesu aba muri mwe, namwe izabazura kubw'umwuka uri muri mwe. Yego. Ubwo bivuga ngo umubiri urapfa ariko umwuka ntupfa, urahari. Ntabwo umwuka upfa, ni imibiri yongera ikazuka gasubira wa mwuka gasubiramo. Yes, umwuka kuko nese tuzazuka turi iki?
niba tuzazuka tukabaho kandi bivuze ngo niba dupfuye ibyacu birarangiye aho nicyo ndinamubaza. ubwo Eric we yabashaza kugaragaza ko Oya, iyo umuntu agiye gutanga undi mwuka w'ubugingo nanone. oya ni ukuvuga ngo umuntu aba agiye urusoro nibyo birarangiye N'umwuka nuko umwuka watandukanye kandi nituzuka tuzajya mu gihano kandi cyiteka nizugera tuzakigeramo cyangwa ubwami bw'Imana hazajya yundi. ubwo nyine we arashaka kugaragaza ko ubwo ari undi mwuka Imana izahumekera muri uwo muntu nanone akazuka akajya mu muriro w'iteka kuko yatweretse ko umwuka bapfuye nawe. Ibyo ntabwo ari byo kuko urumva we azi nicyo bita disintegration of the human person. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu apfuye biba birangiye. Disintegration ibayeho ntabwo bizongera guhura n'umwuka we n'umwuka. Ariko Bibiliya twese ngo tuzazuka kandi twongere tube ba bandi ya mibiri yacu izazuka kubwo umwuka wa Kristo uba muri twe. ngo hari icyo ashaka kuvugaho ntakivugeho. ntabwo nshatse kuvuga ngo umubiri urapfuye ngo n'umwuka urapfuye ibintu bibiri ngo bipfuye. oya ntabwo ariko navuze, ahubwo nasobanuye urupfu nka separation, gutandukana. nuvuga ngo ni nka telefone, nakunze gukoresha ibikoresho dufite hafi, tuvuga ngo telefone irapfuye kuko turi gukanda amabuto nyine hari ikintu cyabuzemo. ni ugutandukana k'umubiri n'umwuka. icyo nicyo cyitwa urupfu. ubwo umwuka uba ugihari. umwuka urahari n'umubiri urahari kuko Bibiliya irabisobanura mu magambo Imana yabwiye Adamu, yabwiye ngo uri igitaka mu gitaka nimuzasubira. ni ukuvuga ngo cya gitaka gisubiye mu gitaka cyacyo. ubwo ni ihame ku banyabyaha ko bazazuka bakajya kurimbuka, ni n'ihame ku bakiranutsi ko bazazuka bagahabwa ubugingo. yego rwose. none kuvuze ko umubiri uba ugihari koko nubwo uyu muntu yapfuye tutamubona mu isi, n'umwuka ukaba uhari ariko habaye gutandukana. ubwo ushatse kutubwira ngo nibazuka nibyo bizongera bigahura. yego pe. none ko wari utweretse ko bigihari, ubwo mu muriro ntibizaba bigihari kandi barimo gushya. buse bisobanure gute? ndi kuvuga nti umuntu aba umuntu wuzuye. iyi mayike iba mayike kuko bamaze guteranya ibyo bintu, sibyo? umuntu rero ugomba guhabwa igihano cy'ibyo yakoze ni uwo muntu nyine ufite umwuka akagira n'ubugingo. niyo mpamvu hazabanza kubaho umuzuko n'uw'abanyabyaha ndetse bakazuka kugira ngo bahabwe ingororano z'ibyo bakoze. iki kiganiro cye tugisubukuye kikazaba ikindi kuko navuze ngo ni concept yihariye, ni concept ikomeye cyane kandi navuze yuko itoroshye. ngewe ibintu mba numva niba uvuze uti umuntu arapfuye kandi umwuka urahari n'umubiri urahari, no mu muriro niko bizaba bimeze n'ubundi. azaba apfuye, umwuka uri kubabazwa n'umubiri uri kubabazwa kuko ni bya bindi bigihari. navuze ikintu gikomeye ko ibi bintu kutabyumva, ni nayo mpamvu nyine icyo uvuze ari ukuri ko bikwiye kuganirwa mu buryo bwihariye. byadukanye inyigisho zikomeye z'abadayimoni zo kwizera imyuka y'abapfuye, kuvugana n'abapfuye. hari n'abantu barota babo bapfuye bakabarota bakumva ibyo baba. kandi pastor mu buhanuzi Ellen G. White yahanuye, nacyo nyongeremo bitarasohora, ni uko mu gukora kw'abadayimoni mu gihe giheruka ari uko imyuka y'abapfuye izajya isanga abantu ikabasobanura yuko bavuye mu ijuru, ahubwo ya mategeko Satani yahindaguye ari Imana yabikoze, maze bizerwe kubera yuko ari ababo babivuze. urumva rero ni ikintu gikomeye. hanyuma mu gusoza rero turashaka kugira ubutumwa ugenera ku bantu bagukurikiye, na pastor agira ubutumwa abagenera. tubwire abadukurikiye yuko ibi byose tuba turi kubikora kugira ngo abadukurikiyeho bakure mu kuri. naje gusanga twiye tuganira gutya ntabwo tumenye ibyo twavuze, ahubwo abaduteze amatwi nibo bakura mu kuri, kavuga ati ibi nibyo biri ukuri, ibi ngibi ntabwo ari ukuri. nubuye butumwa rero wowe ugenera abadukurikiye ukurikije uburyo pasi yagaragaje Elena White uburyo ari umuhanuzi w'ibinyoma n'ibyo yavuzeho, ariko ukaba urimo kugaragaza ko atari ibinyoma. nubuye butumwa wabagenera? ingingo ikintu nshaka kubwira abadukurikiye kubw'ingingo twaganiwe munsi ya Ellen G. White, ndagira ngo nibabona uburyo basoma ibitabo bya Ellen G. White babashe kumenya ibyo binyoma babwiwe yuko ari ibinyoma, bikabangisha ubwo butumwa ishingiro ryabyo. ndabivugira iki? buriya Pasiteri Musisi ibitabo bya Ellen G. White yarabisomye kuko ibintu byinshi avuga biri mu nyandiko za Ellen White. nawe urabyumva impamvu ndetse abantu bumva ari ibintu bidasanzwe nuko batabisoma. nk'igitabo cy'intambara ikomeye Pasiteri yavuze ko yenda umunsi umwe tuzakiganira, nari nakizanye nzi ko tukibona yuko nta mwanya. impamvu abantu bumva ari ibintu bidasanzwe bagashituka nuko batamenye ibyo bintu yuko byari byanditse. burya abadivantiste ntabwo batunguwe nabyo, cyane cyane imikorere ya Satani muri iki gihe giheruka. ndabashishikariza no kureba ibyo bitabo kugira ngo bimenyere ubwabo kwa kundi ba bantu b'iberoya babigenzaga. nuko rero Uwiteka duhana umugisha kandi turusheho gukunda ijambo ry'Imana, twikomeze
ku kwizera nyakuri, kandi umuntu wese ahirimbanire gukiza ubugingo bwe kuruta kugira igihande akurikira mu izina rya Yesu. Eric, Imana igumushe cyane. Hanyuma Pastor, nawe mu bintu wagaragaje biranga Ellen G. White kuntu ari umuhanuzi w'ibinyoma, hari icyo Eric yakureze cya nyuma mu byo twasomye binaha ngaha, wavuze ngo kubw'iyo mpamvu ibitabo byose ya Ellen G. White biri muri iyobokamana bikurwe mu iyobokamana ry'abadivantiste n'abandi bose babisoma babyihorere. Ese uracyabihamya ko ari ukuri? Njyewe ubu ni ikibazo cya the subject of interpretation. We uko asobanura ibintu byari naho ahitamo defending ibyo yavuze ni ibijyanye n'uko yabyigishijwe. Ubwo rero the subject of interpretation. Njye rero uko ndamwereka yuko kuba ahakana urupfu rw'iteka ryose cyangwa kubazwa eternal punishment ubwabyo kandi akabashyikira, urumva we ibyo yene nawe arabijustifyinga yuko ari ukuri. Niyo mpamvu twagiye muri biriya by'umuntu gutandukana n'umubiri byatweraga bye aduha urugero rwa telefone n'uruza rwa microphone, ariko ikigaragara ku buryo budasubirwaho nuko tubonye urupfu rwa kabiri. Urupfu rwa kabiri ni eternal punishment, abantu bazaba muri gehenomu by'iteka ryose. Kandi hari ajambo ugize kubaza, ese Satani nawe azashyashira arembuke by'iteka ryose? Satani ntabwo tubyemera dutyo, kuko umuriro umutwika ni umuriro utwika, ntabwo ari umurimo uko umubiri ukongora umubiri, kuko ni umwuka. Aza n'umuriro uzaba umutwika, sinzi ko ari umuriro w'ingo tuzi physical fire, wo ubeshwaho no kurya inkwi zigashira, kuko iyi inkwi zishize n'umuriro urazima. Rero ni uwundi muriro mu buryo bwo gutwika abantu utazarangira. Avuze ibyo Sodoma n'Igomora. Sodoma n'Igomora Bibiliya avuga ngo Yesu yaravuze ngo ku munsi w'amateka abi Sodoma n'Igomora bazazuka. Umuriro batwitse nubwo yavuze ngo n'Uwiteka n'umuntu utazima, ariko ntabwo bashize, kwise bazazuka ubwa kabiri. Bibiliya avuga ngo inyanja izagarura abayo, n'abari n'inyamaswa bazagaruka, n'abaguye mu nyanja bazagaruka, n'abahiye bazagaruka, baze mu rubanza, bajye muri wa muriro. Noneho bajye muri wa muriro w'iteka. Nose niba barapfuye bikaba byararangiye, baragaruka gukora iki? Ntibahari, ariko baragaruka kugira ngo bacirwe urubanza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Abaheburayo igice cya 9 mu rwa 27 ngo tuzi ko hazabaho urupfu, gupfa kuzabaho, ariko nyuma y'urupfu hazaza urubanza. So urubanza ruzaba ruzigara umuntu yapfuye, already yarangiye, nta mpamvu yo kumugarura, ahubwo reka abakiranutsi bazajya mu bwami bw'Imana birangire. Ariko bazagaruka kugira ngo bahanwe, kandi igihano si cyo kuba tukago bashye, ko n'ubundi hari abapfuye bahiye, hari abapfuye bishwe n'amasasu, urupfu rurahagije, nta mpamvu yo kubagarura. Ahubwo hazagaruke ubone ko nuva giyewe byakayimera, ntihagaruke babandi bazajya mu bwami bw'Imana, Imana ibagororera birangire. Babandi barapfuye, what do you call them up again? Kuki bahamagara ngo ngire bagaruke? No, bazagaruka kugira ngo bahabwe igihano kibakwiriye. Igihano kibakwiriye si ugushya bagashira, ngo nukurimbuka kw'iteka ryose, nukurimbuka. Ubundi n'indimi z'amahanga tuvugira mu nzira dufasha, icyo bita eternal punishment, eternal, igihano kitarangira. Nicyo rero abantu bazajyamo, ibyo tubyumve. Ubivuguruza rero avuguruza Imana, avuguruza na Kristo. Yes, nuko narangiza. Aha, urashoje. Ubwo nibwo ubutumwa waha abantu, nibwo butumwa naha abantu, kugira ngo abantu batibeshya bakajya mu bintu bitarimo. Giye kandi ikindi giye mbwira abantu, kiri kuri umushakashatsi, ariko umuntu ushaka Imana ntabwo wasoma ibya Ellen White, ibitabo bye. Why? Birimo ubwenge buhanitse, nibyo umwuka none urenze ubushobozi bwacu. Uzabisoma niba udafite umwuka w'Imana kwanza, bizagutwara uvuye ko ariko kuri ari nacyo ababikurikira ari ikibazo bafite. Why? Ntabwo ngiye mpamya yuko ibintu bya Ellen White ari ibintu byoroheje. Umuntu wageze mu wa gatatu abihuriyeho na Muhammad, nawe ntiyize, yarazi no kwandika, ariko bakoze ibintu byahinduye amahanga. Ni ukubera siki? There was something bigger, hari ikintu cyari kirenze, cyari inyuma yabo. Twakita siki? Twakita umwuka w'Imana se? Twise umwuka w'Imana yuko ari we waje kuri Ellen White na Muhammad, tukavuga ko ari umwuka w'Imana wari umuriho. Yes, umwuka w'Imana, ariko yihe Mana? N'Uwiteka se? Oya, Uwiteka tumubona muri Bibiliya gusa yonyine, uko yanditswe itangira n'iherezo ryayo, full stop. Ibindi byongeraho bikazana ibindi bintu biri strange tubona ntitumenye ibyo ari byo, tukabyibazaho, ntabwo bituruka ku Mana. Abazabisoma rero bagambiriye gushaka inzira y'agakiza bazayoba, ariko abazabisoma bakora ubushakashatsi ko bafite Kristo, azabereka ikibazo kiri muri bo. Nitwongera guhura nzazana ibitabo bya Ellen White, ngaragaza ubuyobe burimo, bigaragaza yuko ubisomye kugira muri icyo gitabo mwerekane yuko harimo Satani muri icyo gitabo. None icyo gitabo kandi mu buhanga buhanitse buratabimenye, ariko noneho mu bwenge busaheze tukurikije Bibiliya n'umwuka twahawe. Ubwo na Eric azazazanye byinshi.
ngo yari yabizanye ntabyo ubwo tuzabikora waza naragutunguye ejo ejo warantunguye ukunze kuntungura uzamuha buri cyumweru nkore research nshyira ibintu ku murongo. Okay, ubwo urabwira abantu ati rero bakwiriye kuba maso no kwirinda kutazajya mu muriro w'iteka ryose. Yes, bakwiriye kuba maso bakarengera ubugingo bwabo bakizera Yesu Kristo kandi ntibabeshwe ngo bazashya birangire ko hari ubwo byahumuriza umunyabyaha akavuga ati ntacyo giye ibyo byose bivuze iki. Hanyuma ikindi ubwo ni ukubabwira ati ntago agakiza kubakiye ku isabato. Ibyo byo ni ishyano, ntago agakiza kibakiye ku mategeko. Buriya no kuvuga isabato nuko babihindura kuko ariko yabyerekanye, ariko nta gakiza gashingiye ku mategeko muri rusange. Agakiza gashingiye kuri Kristo. Ese Kristo aduha iki? Abo bigisha yari naho White ko yabigishije ngo Kristo aduha gusohoza cyangwa gukora ubushake bw'amategeko, ngo nibyo adushoboza gukora. Ariko Bibiliya si kwivuga, biri tubwira yuko tuzahabwa mu kwizera Yesu Kristo duhabwa kamere. Ariko iki kintu muracyumva neza, kamere y'Imana. Ariko paze wenda reka dusoze, ariko hari 200 nifuza ko tuzagarukaho. Nubwo mwagiye muvuga myinshi nituyitsindagire. Iyi 200 Erika yasomye mu byayishura. Nivuga ngo iki? Hari 12 murongo wa 17. Urumva ucyakiyoka kirakarira wa mugore kiragera ngo kirwanye mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhana ukwa Yesu, mukwa Yesu. Ndetse no muri gihe cya 14 umurongo ndumva wa 13 n'uwa 14 12. Naho ni ubwo buryo buvuga bwo kwitondera amategeko y'Imana no guhana kwa Yesu. Ndashaka ko tuzahagaruka tureba abantu Yohana yahanuye Imana yamubwiye. Urumva igice cya 14 uhereye ku murongo wa 5 n'uwa 6 dufite ko tukigisha, ariko marayika wa 3 ubutumwa bwe ntabwo tubwemeranyaho. Ubwa mbere n'ubwa kabiri birumvikana, kuko ubwa mbere bavuga ngo mwubahe Imana yaremye isi n'inyanja n'amasoko. Urumva neza, iyo niyo Mana nte twemera kuyiramya no kuyubaha kuko biri mu nshingano zacu. Ariko babizanye mu rwego rw'isabato yuko tugomba kwibuka Kristo, twibuka iryo iremwa iyo Mana twari twibuka ngo yaremye. Ubwo se bihuriye he? Kristo twibuka Imana yaducunguye. Oya katwemera ibyo ngibyo. Oya ariko birashekeje. No kuvuga yuko bituruka ku muntu buryo avuga ibintu. Baze reka dusoze. No marayika wa 3 impamvu bamukunda bavuga yuko igishushanyo abaremye abaramije inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Kandi igishushanyo cyayo cy'inyamaswa se ni iki? Ubwo tuzareba igishushanyo wari kujya mu buhanuzi noneho bwuzuye, ariko bo bakurikije uko yabahaye. Jemba kuri isuku mukabinyire uko energy wati yabibahaye. None se bafite ubwabo buhanuzi babukuye heze? Ni abantu bashorewe n'umuntu noneho igitsina gore nishana. Ubundi ibi bintu tuzabireba uko bimeze. Ushaka kuyifata mikrofone ariko bara nishana ntavuga ngo arangire. Pasiteri iyo avuze ingingo ivuga ngo uko umwuka yabinyeretse birantangaza cyane. Umwuka yabikweretse ate binyuranye n'uko Bibiliya yabivuze. Iyo ngingo tuzayisuzume twitonze. Ikindi inshuti z'Imana, Pasiteri ari kubangisha ibitabo bya Ellen White ngo niba mutari abashakashatsi ntimuzabisome. Ariko ubwo ni umwuka w'iterabwoba ari kubashyiramo, ntabwo muzayoba ni mu bisomo. Kubera icyo uri kubavana kuri ibyo bitabo. Murakoze, bambwiye gutanga adresse Habyarimana Eric, n'ubundi mboneka kuri ya nimero 0786873047, kandi nifite channel kuri YouTube yitwa Jena Yesu Ministry. Hari ibyigisho bimwe na bimwe tuba turi kuvugaho hano, insanganyamatsiko zitandukanye ubasha gusangaho tukabiganiraho. Uwiteka aguhiri. Murakoze, jewe nta kintu navuga. Mwene data yaravuze ngo ndatera abantu ubwoba, ntabwo mbuza kubisoma, ariko bazabisome. Cyakora abo bizatwara ubwo bakabura ubugingo buhoraho ntibazabimbaze. Gusa icyo nshaka kuvuga nagira ngo nivugeho, Pastor Peter Musisi yenda umushakashatsi kandi nkabona ubwiza butumwa bw'ubwami bw'Imana. Kandi nkaba ndarikira abantu yuko dufite gahunda yo gutangira amateraniro ya buri nyuma ya saa 6 ku cyumweru. Mu byibuke tuzatwiga ibintu byose n'ibibazo mushaka kubaza bijyanye n'ibyo twagiye tuvuga hirya no hino, mushaka kumenya tuzabibabwira
ahubwo icyo dushaka ni ukubona aho duteranira haturangira namwe ubwanya mu mujyi wa Kigali, nyuma niho tugiye gutangira n'ahandi tuzahagera mu yindi mijyi. Imana ibahe umugisha. Reka rero mbahe telefone yanjye ngendanwa ariyo 0788 50 60 76. Iyo kandi niba no uri WhatsApp. Mbabwire ko ugira urubuga rwita Pastor Peter Musisi Official. Ubwo ngurwo narwo hari inyigisho zacu, inyigisho zifite imyigishirize cyangwa amasomo 3 muri izo nyigisho imwe dufite. So rero amasomo tusigiye kuyasubiraho kubw'igihe zayabasobanura ikindi gihe. Imana ibaho umugisha, murakoze, Imana bari namwe. Ngira ngo twarana dushima Imana tuvuga tuti Uwiteka Mana ishobora byose, ubane natwe, ubane n'abazizera bazakurikira jewe na mwene data Eric uko tubaganiraga muri aya magambo, kandi riye yuko umwuka wera azakora ibikomeye ku bantu bose. Ushimwe ko yemeye kubidukorera, tubyambarije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Reka dushimire mwebwe mwese mwamudukurikiye, kandi tubasaba gusharinga ubutumwa bwiza hirya no hino kugira ngo ubutumwa bukomeze kugera ku mpera y'isi. Mukomeze kugira ibihe byiza, nawe utaha. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo